sœurs, le vent se lève. Le silence pèse, il faut qu'on rêve. Nos chaînes brisées, elles ne tiennent plus. La liberté nous appelle, viens, t'en penses-tu? Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagagan doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Les larmes coulent la terre en sang. Nos mères pleurent depuis trop longtemps. Le poids des ombres brise nos corps, mais l'espoir grande, il est plus fort. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagaman doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Regardons l'horizon, un ciel enfin clair. Une Afrique debout, sans chaîne de fer. Des voix unies qui disaient jamais plus. Le tyran tombe et l'avenir s'ouvre nu. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagaman doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagaman doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Mu by'ukuri ni ikiganiro cy'ubuhamya, ni ikiganiro cy'amateka yacu, amateka yacu atari ayo twasomye mu bitabo, amateka twiboneye ubwacu, twabayemo ubwacu. Ubuzima bwa buri wese ni amateka, ubuzima bwa buri wese ni igitabo cy'amateka. Tugiye kuba turabumbura rero uyu munsi, turabumbura amapaje makeya kugira ngo dusomere cyangwa se twereke bamwe mu batarabonye umwanya wo kubana natwe aho twanyuze. By'umwihariko rero umutumirwa wacu ni umutumirwa tugeze kugirana igice cy'ikiganiro cyangwa se ikiganiro kigufiya mu by'ukuri ku bijyanye n'igitabo yanditse igitabo ari buze kukitugezaho mu kanya. Mbahaye ikaze, reka ntatindiye rwose mpite muha umwanya, hanyuma yinjire rwose adusuhuze, ubundi duhita twinikiza ikiganiro. Niwiza kuba ngombwa wenda tugifite umwanya abaza gushaka kubaza ibibazo bashobora kuza kubibaza mwanyu hano muri chat, nta kibazo, hanyuma tugakomeza tukaganira. Ariko cyane cyane ikiganiro kiritwa ngo ubwicanyi bwakorewe abatutsi ahitwa Isovu. Noneho tukanareba hamwe uburyo ki ababikira babiri bari bahari baje gukatirwa bazira jenoside, uburyo ki barenganye. Ibyo turabikura mu buhamya bw'umuntu wari uhibereye. Reka rero ntatinze, Bwana Joseph, niba uri hafi uza ukatuganiriza ugasuhuza abaduteza amatwi. Urakoze cyane Bwana Chaste Gahunde.
reka nkuhereho maze ngusuhuze. yego yego. Nagushimire kandi kuba umpaye aka kanya kugira ngo tuganire ku mateka nk'uko bivuze. Ubuzima twanyuzemo ni igitabo, kandi buri gitabo kiba cyihariye kuko kiba kirimo ibintu bidahuye n'iby'undi. Niyo mwaba mwari muhagararanye, urabona abantu bavukana bonse ibere rimwe bagiye kwandika ubuzima bw'uko bakuze ari abana, uko bonkaga, wasanga bitandukanye. Ndagusuhuje rero kandi ndagushimiye cyane, kandi nkashimira cyane n'abandi nkawe batanga umwanya wo kugira ngo abantu bavuge amateka yabo, kuko birakwiye ko abantu bivugira ibyabo ngo ribaruwa riraye. Nta mpamvu yo kugira ngo abazungu baze kuvuga uko ibintu byagenze. Twe twari duhari duceceke tubibarirwe, rimwe na rimwe bibe birimo ibinyoma cyangwa se birimo ibintu bidasobanutse. Ni byiza kandi nshimye ko utanze n'umwanya n'uwaba afite ikibazo ashaka gusobanuza, ashaka kunganira, nabyo birafasha. Ubwo rero reka nkomerezeho nsuhuze n'abakunzi bawe b'urubuga rwawe, abari kutwumva n'abazatwumva mu gihe kizaza. Nkomeze nshimira Imana cyane. Ntabwo twasigariye ubusa. Imana yadusigaje kubera ko yari ifite impamvu. Impamvu ya mbere rero ni ukwihesha icyubahiro, tukagaragaza ubuntu bwayo, tukagaragaza ubuhangange bwayo, tukagaragaza urukundo rwayo. Ikindi tukihanganisha abandi. Ndashimira kandi nyemerera nshimire n'ababyeyi banjye bampaye amazina uyu munsi mbona afite akamaro cyane. Wajyaga wumva n'ubu biravuga ngo izina ntirikujije. Nshaka kuvuga ko buri zina ryose rifite akamaro. Urebye rero nk'izina ryanjye Habakurama, nkunda kwandika, iyo bibaye ngombwa nkandika nka comment nkavuga nti kivi vuravera, uzabaho azabona. Nuramye iminsi ibiri aba abonye byinshi. Kuba rero ndiho uyu munsi hari ibyo nabonye kandi nsanga ari ngombwa ko nsangiza abandi, cyane cyane muri rwa rwego rwo kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'ibyabaye, cyane cyane abavutse nyuma cyangwa se n'abatari bahari, bityo dushobore gukomeza kungurana ibitekerezo no kubakana, twihanganishanya kandi dukomezanya, ariko cyane cyane tugira ngo ibyatubayeho ntibizongere kuba kandi ntibizabe no ku bandi abo ari bo bose. Ndagira ngo nashimire abantu bose bamfashije jyewe, kuko kugira ngo mbe uyu munsi byasabye ikiganza cy'Imana, ariko yakoresheje abantu benshi batandukanye. Nagushimire nawe rero kumpaye aka kanya kugira ngo nyine nganirize abavandimwe. Unyemereye nakwihanganisha abantu baba bariho uyu munsi, bari bariho muri 1994 na nyuma yaho, kuko twahuye n'ibintu bikomeye mu Rwanda. Kuba abantu bariho uyu munsi, abariho bose bafite ibikomere bikomeye cyane. Rimwe na rimwe abantu bagenda batoneka batabizi, bashaka hari ijambo rikunda gukoreshwa numva kera ritarabagaho ngo ni ugupfobya. Umuntu ntashobore guha agaciro akababaro ukundi. Umuntu yatanga ubuhamya bwe bw'ibyamubayeho, ugasanga abantu barabitesha agaciro, barabivuga ko byishakiye. Ariko tukwiye kubahana, tukareka umuntu akavuga ibye, wabishobora ukamukomeza ukamwihanganisha, utabishobora ukicekera, tukareka gutonekana. Ndagira kandi ngo nihanganishe abari mu byago uyu munsi, ibyago bitandukanye, ariko cyane cyane ibyago biterwa n'abandi, nk'ibyo twanyuzemo muri biriya byo muri 1994 na nyuma yaho. Ndetse ubwo ndavuga muri 1994, ariko hari ababayemo mbere cyane, ndetse uretse no muri 1990, kuko ukurikije amateka abanyarwanda twanyuzemo, ubona ko abantu bagiye banyura muri za evenoma zikomeye mu bihe bikomeye, ku buryo buri muntu ku ruhande rwe afite uko byamuremereye. Ndashaka kwihanganisha rero abo bantu bose. Unyemereye kandi nafata umunota umwe, niyo waba utagezeho, ariko nkunamira abavandimwe twari kumwe aho ngaho Isovu nk'uko bivuze, abo twari kumwe mu nama n'abandi bahahungiye baje kuhagwa bakicwa rubi, bazize urwango, bazize ubugome. Reka nyemerera mbunamire. Murakoze. Ndagira kandi ngo nihanganishe abo twari kumwe bose bashoboye kurokoka, barimo abo babikira babiri
uvuze kuko aribo bazwi, ariko hari n'abandi twabanye muri ibyo bihe bikomeye, aho ababa bakiriho ndabihanganishije kuko aho bari nabo barashengabaye, barashize. Imana ikomeze kubaha imbaraga. Ndakomeza kandi gusabira abantu bari mu byago, cyane cyane imfungwa, abafunze barengana. Nkasabira abantu bose bari kubuzwa amahwemo. Numvise ubuhamya bw'umubyeyi Adeline, uko avuga akaga yanyuzemo n'ibyo anyuramo n'uyu munsi, nawe mboneyeho umwanya wo kumwihanganisha, kuko nawe ibyo arimo ntaho bitaniye n'ibyo twari turimo muri 1994, ubwo umuntu yabaga yabuze aho yakisha, aho yakwirwa, impande zose, ibintu byawe byose, abantu bawe bagushizeho, abantu bawe bicwa, nabo mwari kumwe ukabona barishwe, nawe ukumva ntaho uri. Ndagira ngo kandi nshimire cyane abantu navuga ngo baharanira ko Abanyarwanda bagira amahoro, bagira ituze, bagira ubwisanzure, abo ari bo bose. Nkazirikana cyane umubyeyi Ingabire, yavuye nk'aha turi, jya nawe turi, yemera kwitanga wese, nta kindi kintu agamije uretse icyagirira abantu akamaro. Birababaje rero kuba umuntu yakitanga gutyo, ariko inyangabirama ni ijambo ry'Ikinyarwanda, bagahitamo kumugenza uko bamugenza. Ngo yarafunguwe, wafungurwa ukaba udafite uburenganzira bwo kujya aho ushaka, kujya no kureba umuryango wawe, kujya kureba umugabo wawe urwaye. Ndamwihanganishije kandi ndashima ubutwari bwe, n'abandi bose bamuba hafi. Ubwo nkaba nawe kuzirikana abo bakoranaga bagiye baburirwa irengero, abandi bakicwa, abandi bafunze. Abo bose ndabazirikana mbereka Imana. Nyemerera ndangirize kukwereka Imana abashinyaguzi. Ndashaka kuvuga abantu bari bafite ubushobozi cyangwa se mu nshingano zabo bagombye kwihanganisha abantu, abo ugasanga barabakomeretsa. Iyo tuvugana ndi umukristo w'umugatolika, nabivukiyemo, mbikuriramo, mbyigiramo kugeza n'uyu munsi. Ariko nk'umuntu wagombye kuba ari umuntu utureberera, ushobora guhagarara imbere y'abantu akavuga ko hashize imyaka 30 nta muntu wicwa, nta muntu uhunga, nta muntu usenyerwa, nta muntu ubundabunda, ko nta mpunzi n'imwe yigeze yicirwa muri Zaire cyangwa Kongo y'ubu, twese tubizi. Abantu bihandagaza bakavuga ko mu Rwanda Abanyarwanda bose bishimye, ko bari mu bantu bake ku isi bishimye, ariko wabareba muri za video, wareba mu mafoto, wareba uko bahagaze no mu gihe cyo kwiyamamaza, niba wararebaga, uretse ababaga batwawe wenda na animasiyo iriho, ariko wareba bacecetse bahagaze, ukabona bose bafite agahinda, bafite ihungabana rigaragara. Abantu rero bose batabona kabura k'Abanyarwanda, ari abari hanze, ari abo mu magereza, abari impunzi hanze y'igihugu, abo bose badashobora kumva kuko ngo bashakishirize hamwe icyatuma ibyo bintu bihagarara, abo bose njye mbita abashinyaguzi. Naba ndekeye aho ngaho, kandi urakoze kumpa aka kanya, ubwo turakomeza tuganire. Urakoze cyane Joseph Habakurama, urakoze cyane rwose kugusuhuza abaduteza amatwi. Urakoze kandi no gushimira abagomba gushimirwa, kwihanganisha abagomba kwihanganishwa. Ni byiza rwose, urakoze cyane. Bityo tugiye gutangira iki kiganiro rero. Rwose ndagira ngo nibutse mbere ko tugitangira, nuko uyu ni umunsi ukomeye cyane. Mu kanya mvuga nabibukije ko uyu munsi turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9, umunsi ukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, umunsi uzwiho nka kamarampaka, umunsi umuryango w'abibumbye wabajije Abanyarwanda uti murashaka ubwami cyangwa murashaka repubulika? Abanyarwanda bose nk'abitsamuye bati turashaka repubulika. Ibyo rero bigomba gushyigikirwa, ibyo bintu bigomba gutsindagirwa. Ugushaka kwa rubanda niko kugomba gushyirwa imbere. Hari abazanye intero bavuga ngo umuturage ku isonga, nyamara wakwitegereza ugasanga ni ugusonga umuturage, ahubwo n'umuturage uri ku gisongo. Tugomba kubiharanira, tugomba kugaruka kuri iyo ntego yacu yo kuvuga ngo duharanire ko ijwi rya rubanda cyangwa se ugushaka kwa rubanda ariko gushyirwa mu bikorwa. Intego yo kuri uru rubuga ni ya yindi, ni ukurogora abarozwe. Uburozi butangwa binyuze mu kinyoma, ikinyoma cy'abantu bafite amafaranga bakayaha barusaruhira mu nduru kugira ngo bakwirakwize ibinyoma kugira ngo bigere ku nyungu zabo, ariko hagati aho ngaho niko rubanda iba irimo kuhababarira, niko
kuri kuba kuri kuhababarira. Iki kiganiro nacyo kiri muri urwo rwego, ni ukugira ngo dukuremo uburozi bwaba bwaratamitswe abantu benshi cyane, na cyane cyane ku byabereye mu kigo cy'ababikira cya Sovu hari muri prefegitura ya Butare. Ariko mbere yuko dutangira, reka dusuhuze abari hano muri chat. Hari Bol BBC ati komera cyane, komera papa. Leodomire ndi umugabo arahari. Big Bombe Joseph John arahari cyane. Ruin ukuri ati gahunda ati mukomere, nashimye ubuhamya bwa Joseph. Ubu mukotanyi yiyanitse amabuno kuko yaje yapanze kurimbura Gahutu na Gatutsi imwitambitse imbere. Uwahisha abatutsi agomba kubizira. Ni ikibazo birababaje cyane, ariko tugomba kubyamagana. Momo arahari nawe, kimwe na Emmanuel Marafiki, kandi na Mukamusoni Liberata nawe yahageze rwose. Akaba rero n'abandi muza kuza mu kanya, namwe tubahaye ikaze, murasanga twatangiye ariko nta kibazo. Ndabibutsa Abudara Bicahaga nawe turagusuhuje, nawe wahageze. Hanyuma kandi ndabibutsa wa mukoro wacu, iyo dutangiye ikiganiro mbere ko tunakireba turanza ugakora like, hanyuma twamara gukora like rero tugakomeza tukagitegereza tukagikurikira, kandi tugatanga nyine ibitekerezo, kuko gutanga ibitekerezo nibyo bituma nyine twiyungura byinshi, nibyo bituma dusesengura tukareba byagutse koko, kugira ngo binadufashe gutanga umusanzu wo kubaka umuntu uciye kubi n'imitekerereze ya gicakara, umuntu uzi uburenganzira bwe, ariko agacukubiri na bwa bwoba bya bindi byabaranyica, bya bindi ngo bandakurebera cyangwa se ngo afandana kupangia. Hari abazanye intero ngo wikwirwa wowe ureba kuko ngo afandi ngo arahari ngo ni ukurebera, ugasanga abantu ntibashaka gutekereza kubera ko ngo hari umuntu ufite ubatekerereza, cyangwa se bakirinda no kwerekana ko batekereza ko babizira. Icyo rero nicyo tugomba guhindura. Tugomba kubaka umunyarwanda uzi uburenganzira bwe, umunyarwanda wavuga ati n'uyu munsi naharanira ko ya referendum iba, hanyuma tukagira icyo tukavuga amateka yacu, cyangwa se tugatanga ibitekerezo byacu tukihitiramo rubanda gahitamo abayiyobora. Hanyuma rero mbere yuko ubwo turatangiye ikiganiro turagitangiye. Ni ikiganiro mu by'ukuri turizo kwibanda ku buhamya bw'umugabo Joseph Habakurama. Joseph Habakurama ubushize twahuriye mu iserukiramuco ry'ubwanditsi bw'ibitabo, twari twatumiye abantu bafite ibitabo bitandukanye, ariko cyane cyane twibanda ku bantu bafite ubuhamya butagiye busohoka. Murabona kubera FPR yamara gufata ubutegetsi, yashyize imbaraga nyinshi cyane mu kuburizamo verisiyo y'ukuri idashaka kumva. Yaburijemo ikintu cyose cyangwa se ukuri kose kwaba kunyuranye n'ibyo yo ishaka ko abantu bemera. Ni muri urwo rwego umuntu yandika igitabo ukabura naho baguha urubuga ngo ugitangaze cyangwa uvuga ibyo ari byo. Wagicira no muri ntuza, ubasigaye bazazanye ibindi bintu n'andi mayeri, bagisanga nko muri biblioteke ya universite bakagenda bakakiba kugira ngo kitazagaruka. Bagisanga mu icapiro aho cyari kiri cyangwa muri biblioteke bakakiba cyangwa bakakigura, bakagura amakopi menshi kugira ngo kive mu nzira, kugira ngo ukuri kutazamenyekana. Muri bari ntambara turimo, niyo mpamvu twari twategereje serukiramuco, twavuga tuti abo bantu bafite ibyo bitabo babizane tubyamamaze, ndetse tuvuge ibikubiyemo, abantu babisome, uko kuri gusohoke kujye hanze. Naho ubundi nibitabaho tuzakomeza turogwe, abantu bakomeze barogwe imirere na mirere nk'uko abo mu Giswahili bavuga. Hanyuma rero numvise ubuhamya bwawe, numva burakomeye, kandi numva ari ibintu byagirira abanyarwanda akamaro. Niyo mpamvu nifuje ko twagirana iki kiganiro nawe kandi ukabyemera. Nagushimiye. None ndagira rero ngo nguha akanya. Kiriya gihe cya 1994 wakibaye mute? Kuva rya shano indege yahirima yahanurwa, wabaye hute? Hanyuma kugira ngo utunyuzemo muri make, hanyuma tuze no kugera aho uko waje kwibona mu kigo cy'Isovu, mu kigo cy'ababikira cy'Isovu, aho ababikira babiri baje kuburanishwa nyuma baregwa nyine ibyaha byahabereye icyo gihe. Ndagira ngo nguhe ijambo rwose wisanzure, hanyuma niba ngoma ndagenda nkubaza utubazo, ubundi ndakurikira n'abari mu rubuga nabo ababaza ikibazo nabo ndaza kukikugezaho. Ijambo ni ryawe rero, tangira rwose utubwire. Urakoze cyane muvandimwe kumpa aka kanya. Sinirirwa mvuga imyirondoro yanjye aho navukiye, uretse ko nta n'impamvu yo kutabivuga kuko j'en suis fier, ndabyishimiye. Oya kubivuga n'ibyo rwose. Nta cyasha binteye rwose. Bivuge rwose. Navukiye muri komine Rukira, niho navukiye, ndahakurira, mpiga amashuri abanza, ndahava njya kwiga muri secondaire, mu mashuri yisumbuye nyiga i Rwamagana, ndahava njya kwiga i Shyogwe muri Gitarama,
ariko sinahatinda kubera ko habaye ibibazo by'imyigaragambyo, ah, kubera akarengane kari gahari. Ubwo rero abari baje tuvuye mu mijyi basa nk'abatwiyenzaho ngo nitwe tuzanye ibyo bintu, ariko baratubwira ngo dutahe, ngo tuzabona amabarwa avuye muri minisiteri atubwira niba tuzagaruka kwiga cyangwa tutazagaruka. Ya Mana rero irebera za zindi irandebera, ngiye kubona mbona bampaye rukarasoma kujya kwiga i Cyangugu ahitwa Imibirizi. Aho rero niho narangirije amashuri nderabuzima, nderabarezi. Ndahava nsubira iwacu Rukira njya kwigisha, nigisha imyaka 4. Hanyuma mbona akazi ko gukorana n'umuryango wafashaga amashuri, umuryango witwa Aide Action wa Faransa. Tukaba twarafashaga amashuri abanza, kubaka amashuri, gushyiramo ibikoresho byose, gukora amahugurwa y'abarimu. Tukaba twari twaratangiye no gukora imishinga mitoya yafasha abaturage begereye amashuri, yafasha ababyeyi kubona imbuto z'indobanure, yabafasha kwita ku bintu by'ubuzima. Ubwo rero muri 1994 nibyo nakoraga. Ubwo rero navuye iwacu ari kuwa mbere wa Pasika wa 1994 nyine, ngenda ngiye i Butare aho Isovu. Natumiwe, ubwo nari ngiye mpagarariye nyine umuryango wa Aide Action mu nama yari yahuje imiryango yose ikorera mu gihugu, yakoraga mu byaro. Ikaba yari yateguwe n'umuryango w'Abanyamerika witwa USAID. Twahuriye rero turi imiryango myinshi. Ubwo navuye mu rugo ngera, reka nsobanurire akantu gato cyane. Nkuko nabivuze, navuye mu rugo ari kuwa mbere wa Pasika. Ubwo madamu yaramperekeje, twari dufite ipikipiki mu rugo, aramperekeza ngeze i Kibungo aho nafatiye iyi modoka yanjyanye i Kigali. Ubwo dutandukana kuri uwa mbere nko hafi mu masaa 6, mu masaa 5, namusezeye ko tuzabonana kuwa 4, kuko inama yagombaga kuba kuwa 2 no kuwa 3, noneho nkagaruka iwacu. Bwana Chaste, kuva kuri uwa mbere wa Pasika 1994 ntabwo ndasubira iwacu. Umuryango wanjye twagombaga kubonana nyuma y'iminsi 3, twabonanye yashize amezi, ariko yavunje mu miruho yabayeho nk'imyaka. Uwashaka ibintu birambuye yabisoma muri cya gitabo cyanjye nise God is always there. Nacyanditse mu Cyongereza kuko nashaka ko gisomwa n'abantu bandi. Abanyarwanda ibyatubayeho twese turabizi, nubwo tubeshyana, nubwo duhishana, nubwo dushinjanya, nuko tugira dute, ariko abari bahari muri 1992 bari mu gihugu byose turabizi. Wenda ubu twabihindura mu Kinyarwanda kubera abaje nyuma cyangwa se nk'ibi biganiro dutanga, ariko genda nashaka gusangiza abanyamahanga cyane cyane bari barabeshywe nk'ibyo bintu uvuga, bakabeshywa uko ibintu bitagenze kandi twe twabibayemo dushobora kubisobanura. Shimira Imana rero ko icyo gitabo cyasomwe, kandi abagisomye bose nta n'umwe uragira komantere n'imwe avuga ikigaye, kuko ujya navuze amateka yanjye n'abo twari kumwe n'ibyambayeho n'ibyo nanyuzemo byose. Ubwo rero kuri uwa mbere wa Pasika nyine naragengera i Butare, twagombaga kurara mu mujyi Butare, noneho mu gitondo tukajya aho ngaho Isovu mu kigo cy'ababikira aho inama yagombaga kubera. Isovu rero nahageze kuwa 2 mu gitondo, ubwo mpahurira n'abandi bantu bavuye muri za organisation za ONG, imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu cyaro, ivuye mu Rwanda hose, mu prefecture yose, muri za Kigali, mu za Kibungo, za Byumba, za Gisenyi, mbese mu gihugu hose. Twari abantu benshi cyane, ntabwo namenya umubare. Ubu urabona hashize imyaka myinshi, kandi ntabwo nari najyana no kubarura bari bahari, numvaga ari gukurikirana inama ntazageraho njya kubivuga nk'uku nguku. Iyo nama yaje gufungurwa na prefe wa Butare. Amaze kuyifungura, inama rero iba kuwa 2, irakomeza, turaharara. Kuwa 3 irakomeza, irangira ku mugoroba hafi nko mu masaa 1. Kuri gahunda byari biteganijwe ko yagombaga kurangira mu masaa 10. Noneho yarangira mu masaa 10, jyewe nkava i Butare nkajya kurara i Kigali, kubera ko kuri gahunda nari mfite guhura na directeur wa Aide Action
ku wa kane mu gitondo amaraporo y'iby'inama twagiyemo mu magambo make uko byagenze, noneho tukavana i Kigali hamwe nawe tukajya iwacu muri komine aho twagomba gukoresha inama ku kigo cy'amashuri. Ubwo rero inama irangiye sinashoboye kujya i Kigali kubera ko bwari bwije, kandi urabizi i Kigali muri icyo gihe hari umutekano muke, nta muntu wari gutekereza kuba yagera mu masaha ya nijoro. Ubwo rero njye n'abandi bantu twari kumwe bava i Kigali, hari abo negereye bakoraga muri Croix Rouge, basobanurira ikibazo mfite kandi ko numva nshaka kugera i Kigali kare, bati nta kibazo tuzakujyana kuko bari bafite imodoka. Rero nagiye kuryama, ariko mbere yo kuryama ntegura akaraporo kagufi nagomba guha diregiteri wanjye mu gitondo ku wa kane, ndyama niteguye kubyuka kare, twari twabonye ngo turi buve aho ngaho saa moja za mu gitondo, noneho tugashobora kugera i Kigali hakiri kare. Nanone ndyamye nk'uko abantu bose baryamye kuri iyo tariki, abenshi wenda muri Kigali ho byari bitandukanye. Ikintu gitangaje n'ubwo ntarasobanukirwa, kandi usomye mu gitabo cyanjye mu ntangiriro cyangwa muri buriro hari aho nabivuze, ni ukuntu hari umuntu wicaye agatekereza ikintu cyo guhanura iyo ndege nk'uko wari wikomoje. Intambara yarabaye hashize imyaka hafi 4 kuva 1990 kugeza icyo gihe, imishyikirano yarabaye, abantu barumvikanye. Nkanjye utaraga mu bintu bya politike ntabwo nakurikiranaga cyane ibintu mbese ibyo byerekeranye n'imishyikirano n'iki, abarwanira ubutegetsi numvaga ari abantu barwanira ubutegetsi, harimo abakabya mu by'amashyaka, sinabaga mu mashyaka bavuga ngo ni abanyenduga bahanganye nabo muri MRND b'abakiga, hazamo ibyo bintu. Nubwo by'intambara yijemo inkotanyi izamo n'iby'amoko, ariko numvaga ntaho mbogamiye. Ariko abantu muri rusange, kubera ko akazi nakoraga kashobozaga guhura n'abantu benshi, abantu bose bari bafite amizero bati amasezerano yarusha yasinywe, yewe n'inkotanyi zaraje ziri Kigali, ibintu byose bigiye kujya mu buryo. Ubwo rero iyo tariki ya 6 n'ubu ntabwo ndumva umuntu uhirahira agahakana ko ubwicanyi bwabaye muri 1994 butatewe n'ihanurwa ry'iyo ndege. Sinumva ahantu ahera, kuko hari ubwari bwarabaye imbere ahantu hatandukanye. Nkanjye navuga ko ni bya bindi nyine ntitaga ku bintu bya politiki, ariko nicaranye n'abagabo babiri baganira ku bwicanyi bw'umuntu wenda waramwumvise witwaga ngo Katumba, niko numvaga bavuga w'i Kigali. Abagabo babiri Katumba birazwi cyane, Katumba twigeze no kumugarukaho muri bino biganiro, ndetse hari ikindi kiganiro hari ubundi bushakashatsi turi kumukoraho twibaza impamvu Katumba yibasiwe cyangwa se yaba yarapfuye azira iki, yishwe bite. Turacyari mu bushakashatsi, ariko ubwicanyi uko yishwe, igihe yicwaga byaravuzwe cyane mu gihugu, ngira ngo abantu bose abari bakuru cyangwa n'abari bakiri batoya barabyumvise. Twakomeza kuri ubwo bwicanyi bwa Katumba. Rero niho wenda nagira icyo mvugaho gakeya, ntabwo mfite amakuru menshi cyane, ariko nuko nabaye indangare muri politiki. Iyo nza kuba ndi umunyapolitike mba narakurikiranye ikiganiro cy'abo bagabo babiri twari twicaranye mu modoka turi batatu, kandi ndashimira Imana cyane, nari naratinya no kuvuga amazina yabo, ariko umwe mperutse kumubona atanga ikiganiro rwose ari fiyeri, nanjye numva ndaruhutse ku mutima kuko nibazaga uko byamugendekeye. Bari abagabo babiri, umwe yari umupadiri, undi yari umugabo twakoranaga muri Redaction, ariko abo bantu bombi bakaba barafunzwe muri 1990, muri babandi barafunzwe mu byitso, ari naho bahuriye baramenyana. Ubwo washaka wenda amakuru muri ubwo bushakashatsi mukora, wenda tuzabikore ku ruhande, nzaguha amakuru arambuyeho gakeya, ariko nagira mbabwira ko abagabo baganiriye bakavuga bati, bari kubazanya mbese bari banyisanzuyeho bombi, uwo mupadiri wanjye niko navuga ko rero paruwasi yacu niwo mugenzi wanjye twakoraga muri Redaction, bari kubazana ibyo ku rugamba, bati se nta makuru yo ku rugamba. Noneho umwe rero aravuga ati ku rugamba ati ibintu bimeze neza, ati imishyikirano yarasinywe, ati ariko n'abahungu bacu bariteguye, imishyikirano itugiye mu bikorwa, ati bariteguye. Yavuga ngo abahungu bacu. Ubwo yavugaga bande ugereranyije abahungu babo? Yavugaga Refare, yavugaga bande? Uroroshye ndabakubwira. Yego. Noneho avuga ngo abahungu bacu
ubwo ibi byavuzwe na mugenzi wanjye twakoranaga, abona padiri ashushe nk'ugize akantu kubera ko yari abivuze wenda mpari kandi batazi aho mbogamiye. yego. Noneho ubwo hagati aho ngaho ahita ambwira ngo reka ntugire ikibazo, ngo Yozefu ni uwacu, ngo kandi nta by'amashyaka abamo, ngo ni umuntu ukorera Aide Action, ufasha abantu bose. Ubwo rero yaramubwiye ati ubwo rero ndashaka gukomeza kuvuga akantu ka Katumba. Aravuga ngo habaye igerageza ngo byo kwica Katumba, ngo bizeraga ko nibamwica abahutu bazarakara bakica abatutsi. Noneho aravuga ngo ariko ubu ngo abahungu bacu bariteguye, ngo hari ikindi kintu bari gutegura, ngo barategura kwica interahamwe ikomeye cyane, ngo abahutu bakarakara noneho bakica abatutsi. Joseph ibyo oya reka ngo uhagarike gato kuko ibintu uvuze birakomeye. Ibyo bintu uvuze birakomeye cyane, birakomeye cyane. Wowe wiyumviye abantu baganira bavuga yuko byanze bikudonko ko urupfu rwa Katumba kwari kugira ngo basomborotse abahutu bica abatutsi, kandi noneho bakaba bari gutegura noneho ko kwica indi nterahamwe nkuru, hanyuma abahutu bakarakara bakica abatutsi. Warabyiyumviye n'amatwi yawe Joseph? Narabyumviye. Komeza. Nta kintu nkomeza kuko kuba narabyumvise mbyumva gutyo. Nakuye ko ntabyo nitagaho, sinari mu mashyaka, abarwanaga ntacyo numvaga, nta wundwanirira, nari ndi umuntu wibereye mu cyaro, ndiho nk'abandi bose, ntegereje ko amahoro aza, intambara ikarangira, abantu bagakomeza ubuzima busanzwe. Ubwo rero ako kantu havugiye ko kuri iyo tariki ya 6, reka mvuge giye kuri jyewe, sinzi wowe n'abandi uko byagenze, ariko giye yangizeho ingaruka zikomeye cyane. Ubwo uribuka ko nakubwiye ko nari Butare kuri uwo mugoroba ku wa 3, ndi buraraho mu gitondo cya kare, nkabyuka njya i Kigali, nkahava nsubira iwacu bikira, nkasubira mu muryango wanjye nkakomeza akazi kanjye, kandi nakubwiye ko kuva icyo gihe ntarasubirayo, hashize imyaka 30. Ubwo rero mu gitondo cya kare narabyutse, naryamye nk'ibisanzwe nk'uko n'ubundi umuntu aryama akabyuka afite gahunda yo kugenda nk'uko twari dufite ubuzima busanzwe. Mbyutse ndi kwitegura, ngiye kubona umuntu akomanze ku muryango wanjye. Nabaga muri chambre nimero 7, n'ubu ndacyayibuka. Akomanze ndakingura, nkinguye mbona ni umubikira. Arambwira ati ngwino, ati duhurire aho twariraga muri refectoire. Ndamukurikira turagenda, ariko ubwo nsohotse muri chambre, kuko aho ngaho mu kigo cy'Isova aho twari ducumbitse hari mu igorofa, bura n'abandi nabo bari kugenda abahamagarwa, bari baharaye bose, kugira ngo kuko ni ikigo cyari kinini, n'ubu ngubu ahari ngo baracyaguye, ariko icyo gihe cyari ikigo kizwi gikomeye kinini, ku buryo cyakiraga abashyitsi, cyakiraga amanama, bari mu ngendo, ariko hakaba hari n'ababikira bahaba, noneho bakaba hari n'ishuri batorezagamo ababikira batoya. Cyari ikigo kinini rero. Twe rero twabaga aho nkanjye ho nari ncumbitse, hari mu igorofa hejuru. Ubwo rero turagenda twese duhurira muri sale, muri refectoire. Ubwo tuhageze rero, nkanjye mpageze n'abo twahuriye muri koridoro, twasanze n'abandi bantu bose abo bari baraye aho ngaho bacumbitse, ndetse n'ababikira, twese duhurira aho ngaho. Aho rero ku meza hakaba hariho iradiyo yari iri gutangaza amakuru. Ntabwo ari amakuru, uribuka ko muri icyo gitondo radiyo Rwanda yanyuzagaho indirimbo classique, ariko hagacamo itangazo rya Minisiteri y'Ingabo ihamagarira abantu bose kuguma mu mago. Ubwo rero nasanze harimo iyo classique. Hashize akanya gatoya, abantu bose bacecetse, nta muntu wavugaga. Hashize umwanya rero iryo tangazo rinyuraho. Nkanjye nahise ngwa mu kantu, numvise ko indege ya Habyarimana yahanuwe. Ubwo kandi mbese ubwo hagati aho ngaho umubikira ushinzwe abashyitsi niwe watubwiye ati hano hari abantu benshi batandukanye, abantu itangazo riravuga ko abantu baguma aho bari. Ubwo rero abashyitsi bari hano nta kibazo, turakomeza tubatunge, tubacumbikire, hanyuma dutegereze uko ibintu bizagenda. Ubwo ako kantu kameze nk'akanama ko kugira ngo abantu bamenyeshe ibyabaye karangiye. Noneho twebwe twari twaje mu nama, abo bazungu bo muri USAID baraduhamagaye, noneho tujya
muri sale y'inama n'ubundi twari twaraye dukoreye aho twakoreraga iyo nama twari turimo. ubwo rero nibwo batubwiye bo uko bamaze kuvugana n'ababikira kandi ko ababikira bakomeza kuducumbikira kugeza igihe umutekano uzazira abantu bagashobora kwemererwa kuva aho ngaho twari turi nyine kugira ngo dusubire iwacu. ubwo kuri uwo munsi uretse kugwa mu kantu, buri muntu yahise agwa mu kantu, none ubwo hazamo ikintu cyo gusa nko kwigunga. ariko hagati aho ngaho kubera ko twari abantu igurupe y'abantu benshi, ubwo hari amakarita, hari amakarita yo gukina, hari za je de scrabble, hari imikino itandukanye abantu bashobora kwicaraho. ariko ubwo hagati aho ngaho buri gihe twaba twicaye n'iradiyo. ubwo nibwo twashyiraga kuri za RFI, abashobora kumva iyo radiyo hanze tukumva, niho twashoboye kumva mu by'ukuri ukuntu bimeze, ko uretse n'indege guhanurwa n'imirwano yubuye. ibyo bintu rero nkanjye ku giti cyanjye byanteye ubwoba, ari naho nasubiye inyuma nibuka ba bagabo babiri by'ibintu baganiriye. uyu munsi rero birumvikana uhise usubiza ikibazo nari ngiye kukubaza. aho ngaho ukimara kumva ko indege yahanutse, nyine icyo nari ngiye kukubaza niba warigeze kubihuza, ariko tubwiye bigarukaho n'ubundi. ikindi nanone abakurikiye iki kiganiro cyangwa bazagikurikira bakwibaza, ubundi aho ngaho abari baje mu mahugurwa mwese muri icyo gihe mwari muhari, mwanganaga nk'abantu bangana iki? yewe na byangora, ariko rero twari abantu benshi cyane, twumva kuba twararengaga n'ijana. kuko yari imiryango yose yose ikorera mu cyaro, mu Rwanda hose. kandi buri muryango wari wagiye uzana umwe cyangwa ntiyazanaga abantu nka babiri batatu? sinamenya, ariko nkanjye muri Aide Action nari nagenda igenyine. yego. kandi Aide Action twakoreraga muri Kibungo, tugakorera muri Kigali ngari, tugakorera muri Gisenyi, Ruhengeri, Byumba, Butare na Gikongoro. muri Perefegitura ya Kibungo twakoreraga mu 13. muri Kigali naho hari 13. urebye rero njye nari nagiye mpagarariye Aide Action, ariko nagiye genyine. ariko twari benshi, nawe urumva imiryango yose za Draso, za Caritas, imiryango yose uzi mu Rwanda yakoreraga mu cyaro yari ihagarariwe. ubwo rero uwo munsi ntabwo nakubwiye, kuko ubwo nk'uko nkubwiye ibyo bintu bimaze kuba, njye natangiye kwitekerezaho, ndavuga nti ubu sintashye. kandi nari naragize ingorane, ntabwo sinzi niba ari ingorane, niba ari nko guteguzwa. Imana yaranyuje mu bintu byo gutegura situwasiyo nk'izo ngizo, kuko mu gihe cy'imvururu zo mu Burundi za Ntega na Marangara, nari naragiye nanone mpagarariye Aide Action, njya muri komine Mugusa muri Butare kwakira impunzi zari zavuye i Burundi, kugira ngo tuzinstare, tuzubakire amahema, tuzihe ubutabazi bw'ibanze, ariko dukorera munsi ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, niyo yari ishinzwe ibyo bintu. namazeyo ukwezi n'igice. ubwo rero nabonye iyo situwasiyo yose y'uko impunzi y'ibintu bigenze nka buri kuntu. nanone mu rwego rwo gukora muri Aide Action, nari naragize ibihe byo kujya mu nkambi ya Nyacyonga tubashyira imfashanyo, twabaga twaragiye dukusanya mu makomine twakoreragamo, nk'iyo muri komine Rukira twateguye imfashanyo, ibitoki, ibihingwa, imyambaro, ibintu byose abanyeshuri n'ababyeyi bashoboye kugeza ku ishuri, tubijyana mu nkambi ya Nyacyonga. aho rero nari narashoboye kuba nanone kubonana n'abantu bahuye n'akaga ko kuba baravanywe mu byabo n'intambara kuva muri 1990 kugeza icyo gihe muri 1994. ubu rero numvise ko intambara yubuye, kandi urabona bakurikiranaga iradiyo ya RFI bavuga ibintu byose, aho inkotanyi zigeze progresa, uko ibintu imirwano imeze, noneho rero bakavuga n'uburyo ubwicanyi buri gukorwa. nanjye rero navuga ko nagize ihungabana rikomeye cyane cyane. ariko ndagira ngo nsubire inyuma gatoya, igihe twari twicaye aho ngaho muri refectoire, twumva mbese izo ndirimbo classique, noneho n'iryo tangazo. noneho rero ubwo mubikira wari ushinzwe abashyitsi akatubwira ko dushobora kuguma aho ngaho. hari umubikira w'umukecuru cyane wari uhari, yaravuze ngo bana banjye, ngo umuntu warashe indege ya Habyarimana ngadukozeho, udenda ndakuze, nabonye byinshi, ngo ariko urupfu rwa perezida w'igihugu ngo ruradukoraho. niko yavuze.
komeza. nyemerera nyemerera dufate akanya gatoya Mm. twibuke perezida Habyarimana n'abo bapfanye n'abo bari kumwe bose, twibuke ko harimo na perezida w'u Burundi, twibuke n'abandi bamukurikiye, kuko kuva iyi ndege ihanuwe bivuga ko ubwicanyi bwahise buba hose, bwahise butangirira rimwe muri Kigali n'ahandi inkotanyi zagiye zinyura, n'abo interahamwe za Kajuga zishe n'interahamwe za Tito Rutaremara, ibyo bintu byose byagendeye rimwe. Reka twibuke abo bantu bose. Reka dufate umunota umwe tubibuke. Murakoze. Yego, wakomeza noneho. Ubwo rero twagumye aho ngaho i Butare. Mu ntangiriro i Butare ho hari nta kibazo cyari gihari. Urabona ubwo ni kuwa kane, kuwa gatanu turabyubutse, dukinnye amakarita, turicaye aho ngaho dukurikiranye amakuru ibiri kuvugwa hose. Kuwa gatandatu, ntabwo nibuka niba ari kuwa gatandatu cyangwa ari ku cyumweru, ariko hari itangazo ryanyuzeho kuri radiyo rivuga ko abatari mu karere karimo imirwano bo bashobora kuva mu mago yabo bakajya ku masoko, bakajya guhaha, bakajya kugira gute. Ubwo rero nk'aho ngaho i Butare, kubera ko ho nta kibazo cyari gihari, nta mirwano yari ihari, n'ubwicanyi bwari butaratangira, mbese abataha baratashye, bashobora gutaha. Ariko nkanjye numvaga, uzi ko nari mfite gahunda yo kujya i Kigali kubonana na diregiteri. Ubwo rero kujya i Kigali sinari kujyayo, kandi sinari kubona uko ngera i Kibungo ntanyuze muri Kigali, kandi intambara yari iri. Ubwo rero byari ngombwa ibyo gutekereza gutaha byahise birangirira aho ngaho. Ubwo rero gusa narahavuye njya mu mujyi wa Butare, nshobora gutelefona diregiteri wanjye muri redakisiyo Ngirimana, ndamufatisha, ariko arambwira ati Yozefu, Imana ishimwe ko ukiri i Butare, kuko ubwo nawe yari azi ko nagombaga kuza nkarara i Kigali, noneho tukabonana mu gitondo. Ati ubu nanjye ndimo ndahambira, twahawe amabwiriza na ambasade ko twitegura gusubira iwacu mu Bufaransa. Yari Umufaransa. Ati nawe rero uguma aho ngaho i Butare kugeza igihe ibintu bizatuza, waba ushobora kuza ukaza i Kigali, niba tuzaba twaragarutse, twaba tutaragarutse, ariko ushobora gutaha iwanyu ukabona gutaha. Ati ariko kuri ubu ntuhirahire ngo ujye i Kigali, cyangwa se ugerageze kujya iwanyu i Kibungo, kuko nta nzira wabona. Uyu munsi nanone ndashimira Imana ko yanshoboje gutelefona umwe mu bavandimwe n'inshuti wakoraga muri Leta y'Ikibungo, musaba ko yakora ibishoboka byose akamenyesha madamu wanjye ko ntaraye i Kigali, ko ahubwo nkiri Butare. Ubwo rero twavuganye bitazoroha ko ashobora kubikora, ariko azagerageza, kubera ko ubwo ubwicanyi bwari bwatangiye. Ari kuvuga ko aho yari ari muri Leta yabonaga hakurya ku misozi amazu ari gutwikwa, imidugararo n'ubwicanyi bwari bwatangiye. Atari ko nzagerageza ndebe ukuntu madamu wawe namugezaho ayo makuru, kandi ahari nawe ndamushimiye kuko yarantumikiye, nibura madamu yicara azi ko nkiri Butare, ntazamutse ngo ngere i Kigali wenda ibintu bibe byarabayeho na rimwe. Ubwo iyo niyo kominikasiyo nashoboye gukorana n'abantu muri icyo gihe muri 1994, muri icyo gihe cy'ubwicanyi n'intambara. Ubwo nasubiye rero, ndangije ibyo ngibyo, navuga ko nagize Imana nanone, kubera ko maze gutelefona, ubwo ndaho ndi mu mujyi ntegereje abashoferi bo muri Croix Rouge twari turi kumwe nabo, kubera ko bagomba gutaha i Kigali, ntabwo bari bashoboye kugenda. Abajya za Cyangugu, za Gikongoro, za Butare, za Gitarama, abajya za Gisenyi, za Kibuye, bo bari batashye. Noneho dusigara rero turi aho turi bakeya. Ubwo rero igihe nari nkiri aho mu mujyi i Butare, ntegereje ko nyine abo bashoferi bari bampaye, bari banjyanye mu mujyi i Butare dusubira aho ngaho Isovu, nashoboye guhura n'umwe muri ba bagabo babiri twakoranaga muri redakisiyo. Arambwira ati jyewe mvuye i Kigali, ati ntuhirahire ngo ujye i Kigali, i Kigali ibintu byakomeye. Ati ubu ndimo ndashakisha uko najya i Bujumbura, ati nkaba ariho ntegerereza nkazagaruka ibintu byaratuje. Niba kibaho simbizi, niba yarashoboye kugera i Bujumbura ntabwo mbizi, ariko abaye akiriho nashimira Imana.
niba kandi yaratabarutse nasaba ko Imana yamwakira mu bayo akaruhukira mu mahoro. Rero nasubiye Isovu mu babikira n'abo n'abandi bantu twese twari kumwe tutashoboraga gutaha, ndetse n'aba bazungu bo muri USAID nabo bari bakiri aho ngaho kuko nabo batashoboraga gusubira i Kigali. Ariko sinibuka niba ariko ubu ku cyumweru cya kuwa mbere muri iyo minsi bahise batubwira ko nabo ambasade yabatumyeho ko bo bava i Butare, ko bava i Butare bava mu Rwanda bakajya i Bujumbura. Rero badukoresheje inama ndetse bahamagara n'uwo mubikira wari ushinzwe kwakira abashyitsi, batwemerera ko bavuganye nawe kazakomeza kudutunga. Donc umubikira niwe wari in charge y'abashyitsi, ko bazakomeza kuducumbikira bakanaduha ibyo kurya bakadutunga kugeza igihe umutekano uzagarukira tugashobora kujya iwacu, ko bo bazagaruka bakishyura fagitire y'ibintu byose tuzaba twarakoresheje icyo gihe cyose tuzaba tukiri aho ngaho. Rero ntibyatinze bo bahise bafata ibintu byabo bajya i Bujumbura. Ariko ndashaka by'umwihariko kwibuka n'ukunamira abakozi babo twari dusigaranye aho ngaho, harimo abari cyangwa abategarugori n'abagabo. Barabinginze rwose. N'ubu iyo bigeze aho ngaho niho mbona ko aba bazungu tubamo buriya ntacyo dupfana mu by'ukuri. Dupfana inyungu zo kubakorera cyangwa se icyo badutegerejeho, ariko mu by'ukuri baratwakiriye tubarimo, ariko hari akantu k'ubumuntu biburamo. Ndetse bose uretse mbabarira gatoya Joseph, mbabarira gatoya, habaye urgence kuko hari umaze kubona ubutumwa bw'umuntu uri kurega yuko ahangaha mu bantu bari muri chat harimo umuntu uri gucatinga ariko akoresha ifoto ye, umuntu wiyita Gahutu Gatwa Kimwe. Ifoto nyiri iyi foto ambwiye yuko rwose atari we, nuko uyu muntu witwa Gahutu Gatwa Kimwe yafashe ifoto itari ye ari gucatinga yiyitiriye uyu muntu. Akaba ariyo mpamvu rero tugiye guhita tumubloka kugira ngo nyine dusubize agaciro nyiri iyi foto. Witwa Gahutu Gatwa niba ashaka kugaruka azagaruke ari we adakoresha ibitari ibye. Wakomeza noneho. Urakoze kandi urakoze no gukosora ako kantu. Nicyo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko sosiyete nyarwanda yangiritse cyane, ku buryo abantu bahitamo kwihisha mu kinyoma, kwihisha inyuma y'umwijima. Niba ashaka gukora shati yashyizeho ifoto ye akigaragaza, niba afite ibitekerezo bifite akamaro. Reka dukomeze. Ubwo rero aho ngaho abazungu nari kuvuga ko nshaka kuzirikana cyane abo bavandimwe twari kumwe mu nama, ariko bari abakozi ba USAID, kubera ko bagerageje kwinginga abo bazungu ngo bajyane nabo i Bujumbura, ariko barabangira. Sinzi niba barabangiye kubera ko bumvaga wenda batabyemerewe kuba babajyana, cyangwa se niba barabangiye kuko bumva nta kibazo bafite bagumye aho ngaho. Ariko nyuma naje kubabara cyane kuko bose barishwe. Nkavuga nti iyo baza kugira ubumuntu, uko babatakambiraga ndibuka babapfukamira bababwira bati mwidusiga rwose nimutujyane natwe tujye i Bujumbura, ntabwo dushobora gusubira i Kigali, kandi imiryango yacu yari i Kigali, na byiza nuko twajyana namwe, mwazagaruka natwe tukazagarukana. Ariko ntibyakunze. Bahisemo kubaha amafaranga, bababwira bati reka tubishyure wenda amafaranga y'uku kwezi kwa kane, nta nubwo umukeneye amafaranga kuko ababikira bazabatunga. Ariko barabadesobye. Ubwo ibyo biranyibutsa bavandimwe bari barahungiye kuri Minuari ku Kicukiro, nabo ukuntu babatereranye bakagenda bakicwa. Urabona rero ko twazize akagambane wa mugani wa musaza k'ibihekane, aho umuntu wese yumvaga abantu bagombye kumurwana, bagombye kumurengera, ntibyabaye. Bikaba biteye agahinda rero kuba umuntu uri mu kaga adashobora gutabarwa. Ari naho ndibuze kugaruka kuri aba babikira bagenzi bacu bashinjwe ibyaha byo kudatabara abantu bari mu kaga, nyamara abo bazungu ba Minuari
n'abo bazungu b'abanyamerika nabo ubwabo batarashoboye gutabara abo bavandimwe bakoranaga nabo kandi barabatakiraga kandi byari ibintu byumvikana iyo bashobora kubajyana ndemeza ntashidikanya ko baba bararokotse baba batarahuye n'akaga kababayeho. muranyihanganira ibi bintu rimwe na rimwe binzamuramo amarangamutima kuko binsubiza muri iyo situwasiyo akituweri twarimo, bikantusha kubera ubugome abantu simbizi. nibyo birumvikana, ibi ni ibintu bikomeye cyane, niyo mpamvu ujye ufata n'akarahuri k'amazi unywe kandi witonde. ni ibintu bikomeye cyane ibi ngibi, buri gihe tubivuga cyangwa se umuntu abisubiyemo dusubira muri cya gihe cy'icyo gihe tukongera tukabiviva, ibikomere bikongera bigakomereka. ariko nanone ndagushimira ubutwari bwo kugerageza kubirwanya kugira ngo nyine, kuko aya mateka cyangwa se uku kuri ushyira hanze kurakenewe cyane, sosiyete nyarwanda iragukeneye. witonde rwose, ufate igihe cyawe, nta kibazo. urakoze. nta kibazo biragaruka, ariko ndashishikariza abantu bose bazabishobora, ndavuga ababishobora kuba bakandika ibitabo, kuko muri iyi porosesi yo kwandika ni ukwivura, kuko bitanga umwanya wowe ubwawe kwisubiraho, ukajya muri wowe ibyakubayeho ukabisohora ubisangiza abandi mu nyandiko cyangwa se mu biganiro nk'ibi ngibi. ndagerageza. ubwo rero b'abazungu baragiye, dusigaye aho ngaho, twasigaye turi abantu 16. uwo mubare we ntabwo mwibagirwa, kuko urabona hari mu cyumweru cya mbere cyariya makuba twarimo. ubwo rero uko twajyaga kurya, uko twanganaga, twaricaranaga, twamara kurya tukajya aho ngaho kuri balko hanze aho ngaho ku rubaraza, tugakina amakarita, tukiriranwa, bukira, tukajya kuryama, gutyo gutyo. urumva biroroshye kugira ngo abantu bamenyane, uretse ko nta kugira ngo amazina yabo, kuko njyewe nari jyenyine naraje mpagarariye Aide Action, abandi nabo urabona ko igihe cyarageraga buri muntu akajya mukwe, ukihugiraho ntekereza umuryango wanjye, ubuse bari hehe, ese bimeze gute, ese ibi bizarangira byari, ese ibi intambara izahagarara, ese tuzatabarwa. ubwo nk'ubwo nakubwira ko twakurikiranaga amakuru cyane cyane ya RFI, niyo twakurikiraga cyane, twumva hagombye gukorwa ikintu, yaba minwari zirya mpaka zose abantu bajyaga bavuga ngo ingabo za minwari zongerwe zihagarike ubwicanyi. nk'icyo gihe twebwe ubwicanyi bwari butaraba, ari naho nsubira inyuma nkasanga abanyarwanda twaragambaniwe birenze urugero, kuko yo ingabo za minwari ziza koherezwa ukurikije n'agahugu kacu ntari gatoya, n'ukuntu biriya bintu by'ubwicanyi byajemo ikintu mbese cya confusion, iyo haboneka imbaraga zihuse zashobora guhagarika biriya bintu bikarangira. ntihanganisha rero abantu bose twari duteze amaso twizera ko hari abantu badutabara, hari abantu bagira icyo bakora kugira ngo amakuba twarimo ahagarare, ariko tukaba twaratengushywe. ndihanganisha umuntu wese mbese wagize amizero ariko akagwa mu mazi ntibigire icyo bitanga. urakoze cyane. nibyo koko rero muri icyo gihe hari ukuntu umuntu wumvaga hari igisubizo gishobora kuboneka. hari abavuga bati umuryango w'abibumbye, hari abavuga ati minwari ihita izingutura yigendera. mperutse kumva ikiganiro cy'umugabo wahoze ari ambasaderi witwa Swinen, yari ambasaderi w'Umubirigi, yabaye mu Rwanda aba no muri Congo. noneho avuga ku bijyanye, barimo baje ikibazo bati ariko ko bavuga ko radiyo RTRM yaba yaragize uruhare kugira ngo ubwicanyi bukomere. ati habuze iki kugira ngo baburuye rezondo. urabona amaradiyo bafite ukuntu bayakontorora kandi ushobora kuyihagarika ukayicecekesha, ariko abanyamerika baravuze ngo oya, ngo ntabwo babikora, ngo urumva ngo baba bahagaritse ngo liberté d'expression. ariko icyo bifuzaga ni iki? bagira ngo ikomeze ikore, akazi gakorwe, bya bindi bya batanu, akazi gakorwe, maze bazabona uko nyine barya umureti, wa mugani barya umureti bamaze kumena amagi. nagira ngo noneho tujye cyane cyane muri iyi sofa, ngo ibitero byabagabweho aho ngiye mbere yuko tugera aho ngaho, reka nyemerera nsubira inyuma gatoya kuri icyo kintu bivuze cy'uko abanyamerika batahagaritse iyo RTRM kubera ko ngo erega uriya ni umugambi wo kugira ngo abanyarwanda bicwe wari warateguwe. yewe rwose ndabivuga mpagaze kuko n'ibintu niboneye n'amaso. abo bazungu
bo muri FCD bajya kujya i Bujumbura mbere yuko bagenda bari kudusezera banatubwira ko tutagomba guhangayika kubera ko abikira bazadutunga. Abo bagenzi banjye twari kumwe mu nama bakoranaga nabo babinginga ngo bajyane, hari ikintu bavuze n'ubu ntashobora kuzapfa nibagiwe. Baravuze ngo ntimugire ubwoba cyane, ngo tugiye i Bujumbura, ngo wenda ngo nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, ngo ibihe byose ngo ntabwo bizatinda, ngo intambara ntabwo izatinda, ngo bizahita bihagarara, ngo kandi ngo ntabwo bizahitana abantu benshi, ngo bishobora wenda ngo entre 20,000 na wenda ngo bishobora kutarenza 20,000. Urumva ko bari bafite inide y'uko ibintu bizagenda. Biriya bintu rero bari babirimo, ari niyo mpamvu nakubwiye babandi bagenzi banjye babiri bavuga bati hari ikintu kiri gutegurwa. Ibyo rero byose hari abantu bari bafite iyo gahunda twe tutazi cyangwa tutamenye, ariko icyo nemeza cyo biriya bintu byarabaye, hari abantu bari babizi ko bizaba nuko bizagenda. Mbere y'uko njya none uko byagenze, uyu munsi mfite ikibazo nshaka kubaza nawe, ndakubaza mbaze n'abandi bantu ko buriya bwicanyi bwabaye ku manywa y'ihangu. Hari abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi, reka nanjye nongereho yakorewe abatutsi kuko iyo gihe nayihagazemo. Umuntu uhakana ko abatutsi batishwe ni umurozi, ni umushinyaguzi. Uwo muntu uhakana ko abanyarwanda batishwe, noneho reka mvuge abanyarwanda bari abatutsi, iyo byaremejwe byaranatsindagiwe, n'utabivuze uko babishaka biba ikibazo. Ariko uhakana noneho ko abanyarwanda, abahutu, abatutsi n'abatwa batishwe, sinamubonera izina, kuko jyewe genda umuhutu, ariko muri ba bantu 16 mu kanya ndi bugereho nanjye nari ngiye kwicwa n'abo ngabo. Ubwo rero bavuga ngo hishwe ngo ibihumbi 800 by'abatutsi. None se jyewe iyo nishwe uwo munsi nari kuba mbaye umututsi kubera ko nishwe? Hari ibintu bizamura amarangamutima, ikintu cyo kutavugisha ukuri, ikintu cyo guhisha ukuri, cyangwa se ikintu cyo kuvuga ibinyoma kugira ngo upfundikire ibindi, hari inyungu zigamijwe. Nk'abo banyamerika nemeza ntashidikanya ko bari bafiteho akantu k'akanunu uko ibintu bizagenda. Reka rero uretse gatoya mbere yo kujya aho ngaho ndagira ngo nkunganire ku bintu bibiri. Icya mbere nicyo cy'abanyamerika bari babizi ko mu Rwanda hazaba ubwicanyi, ndetse bo bari barakoze n'imibare, ibintu byabo byose babikora nk'imibare, n'abantu babara nk'imibare. Bo ubundi bateganyaga ko rwose bidashobora kurenga ibihumbi 50, bikabije bya 60. Nanjye hari indi nyandiko nabisomyemo. abo twari kumwe bavuze ko ngo ozambiro de 20,000, niko bavuze 20,000 rwose. Urumva rero bo bari barabisuzumye, baravuga bati kameme niba ari ukugira ngo abantu bapfe nubwo haba n'ibihumbi 100, ariko ubutegetsi tukabuha FPR, bati nta kibazo byari bigize. Nuko bo bari babizi. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi rero cyo kuba hari umuntu uhakana jenoside, hari ibintu bibiri abantu bagomba kwitondera. Biragorana nyine, birumvikana biragorana iyo turi kuvuga ku mpfu z'abantu, ku gahinda abantu bahuye nako, ariko tugomba gutandukanya ibintu bibiri: ikijyanye n'inyito yitwa jenoside n'ikijyanye n'abantu. Abatutsi barapfuye kandi barishwe, yego rwose, ntekereza ko abantu benshi cyane batabihakana, keretse nyine inyangabirama cyangwa se uwo batarabibonye cyangwa atarabyumvise. Kuko nkanjye aho twari duturanye n'abatutsi benshi, kandi hashize igihe gito cyane turabashaka turababura. Na nyuma yaho, maze gutahuka amazu yose yabaye amatongo. Abo bantu ntabwo barishwe, ubuhamya bwaratanzwe ko bishwe, abari bahari bishwe barabibonye. Abatutsi barishwe. Ikibazo rero ntabwo mu by'ukuri nuko ni kimwe muri bwa burozi FPR itamika abantu, nuko yo ishaka kutwumvisha yuko byanze bikunze ubwo bwicanyi bwari jenoside, kandi ko ari jenoside ngo yari yateguwe na leta yari iriho. Ibyo nibyo abantu benshi cyane bajyaho impaka, nanjye ndibo bajyaho impaka, kuko bijyanye na jenoside uko zikorwa nuko zitegurwa nuko ari igikorwa cya leta. Ibyo ngibyo n'urukiko rwa Arusha rwabyo rwawuzi uko yateguwe naho yateguriwe byarananiranye. Cyakora birazwi ko abantu barishwe koko pe, barishwe, kubera ko nyuma yaho ukoze analize usanga ahubwo wari wabiteguye
ni abo banyamerika, ni FPR yagira ngo ibone nyine imena amagi ibone uko irya umureti. Aha rero abantu bagomba kujya babitandukanya. Abatutsi ntushobora guhakana ko bishwe, ntushobora guhakana ko abahutu bishwe keretse utarabibonye cyangwa se uri umugome mu by'ukuri, ko burya hari n'abantu b'abagome, ariko hari n'abantu b'abagome, cyangwa se ukaba utekereza ko abatari abantu. Ibyo nabyo bibaho, turabizi ko hari abantu bashobora kuba batekereza batyo. Ariko ku bijyanye n'inyito, ese ni jenoside yakorewe abatutsi, ese ni jenoside yakorewe abahutu, ese ni itsembabwoko n'itsembatsemba, aho niho hari impaka zikomeye. Kandi FPR ushatse kuyivuguruza no kwigisha impaka, kuko twebwe dutekereza nk'abasiyantifike cyangwa se nk'abantu bafite ubuhanga bwo gusesengura. Wageze mu ishuri, warize, uzi uko basesengura ibintu. Ntabwo umuntu yaza ngo gukubita ikintu aho ngaho atabashe kukidemontara ngo hanyuma ngo ucyemere. Ibyo rero twebwe tubibajije ibibazo, tubaza ibibazo kugira ngo babidemontere, babyerekane neza, ntibashobora no kwemera ko iyo deba ibaho, ahubwo bahita bagushinja kuri guhakana jenoside, kuri umujenosideri, bigakomeza. Nkagira ngo abari mu kiganiro barabyumvise neza, ndagira ngo noneho ijambo noneho utubwire wowe uko wabyiboneye. mbere yuko njya aho ngaho nari ndi kubaza nawe ndakubaza mbaze n'abagenzi bacu bari kutwumva n'abazatwumva. Ngiye kuko kugeza uyu munsi ntabwo ndabona igisubizo cy'umuntu wateguye jenoside. Jenoside yarabaye, yaba iy'abatutsi, yaba iy'abahutu, y'abanyarwanda. Mbere byari byitwa jenoside y'abanyarwanda, yarabaye ku manywa y'ihangu, twarabibonye. Ariko se ko habaye inama Arusha, habaye imanza Arusha, ikemeza izo manza zikagaragaza ko abantu bishwe, kandi twese twarabibonye barishwe, ariko baba baravuze bati uwateguye ubu bwicanyi ni Yozefu cyangwa ni Gahunda. Ko habaye inama za gacaca mu gihugu hose, kandi ku mirenge myinshi, ntabwo ndavuga myinshi kubera ko aho nari ndi narabibonye abantu barishwe. Ariko naho ngaho Isovu simpamya ko hari mu manza zabaye cyangwa se mu bintu byose mu maperereza yabaye, niba bashobora kwerekana umuntu wateguye ko abantu bazicwa aho ngaho Isovu, uwo wateguye akavuga ati muri gahunda turategura kwica abantu aho ngaho Isovu, hari uwaba yaragaragaje? None se niba ubwicanyi bwarabaye kandi bakaba bakomeza kuvuga ko bwateguwe, kuki kugeza uyu munsi abantu bataragaragaza uwabuteguye? Noneho nkagaruka kuri leta y'u Rwanda uyu munsi, ifite ubushobozi bwose burambuye, ikontorora igihugu cyose, ifite na akise n'abaciriye imanza hirya no hino, ifite akise ku miryango yabaga mu Rwanda n'ubucamanza mpuzamahanga. Kuki itatangije ankete nyayo kugira ngo igaragaze umuntu wateguye buriya bwicanyi? Niba rero ibintu bitarakozwe kugeza kuri uyu munsi, igihe ntabwo ndumva bavuga bati wateguye ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ni kanaka, ariko arahari, kuko ntabwo ubwicanyi bwabaye atari abantu babiteguye. Biriya byose byabaye twabonye byateguwe nande? Byateguriwe hehe? Ruriya Rwanda naruvukiyemo, narukuriyemo, narwizemo, narugendagamo. Ibyo bintu abatutsi twarabana, twarakoranaga. Ko nta muntu n'umwe nigeze mvuga ati Yozefu ubu njye mfite ubwoba, namaze kumenya ko hari abantu bari gutegura kutwica. N'abo ngabo babiri nakubwiye twari twicanye mu modoka turi batatu, bombi n'abatutsi, banaganira ko Katumba yishwe, ariko abahutu ntibarakare ngo bice ngo habe ubwicanyi nk'uko babitekerezaga. Bakaba bari gutegura indi gahunda yo kwica interahamwe ikomeye kugira ngo abatutsi bicwe. Nta bwoba nababonanye babivuga, ntabwo bari bafite ubwoba, bavuga ati tugiye gushira. None icyo kintu kuki kugeza n'uyu munsi nyuma y'imyaka 30 kitarasobanuka? Kuki icyo gisubizo abantu bibaza ninde wateguye buriya bwicanyi kitarasobanuka, kandi hakaba hadashyirwamo ingufu zigaragara kugira umuntu wabiteguye agaragare? Ni ikibazo mbaje n'abandi bantu bose badukurikiye, wazabona ayo makuru yazatubwira ati twaguye noneho ku nyandiko mvugo y'abantu bicaye bategura ukuntu bizagenda, bashyiraho itsinda rizica abantu i Kibungo, rizica abantu ku Gisenyi, rizica abantu mu Butare. Aho muri Butare hari itsinda, hari abantu bagomba kwica abantu bazaba bari Isovu. Ibyo bintu, iyo koordinasiyo kuki itaragaragazwa? Njye nagerageza kuguha igisubizo, ariko ntavuga ko byanze bikunze ariko nakubwira uko mbitekereza.
byanze bikunze buriya bwicanyi bwarateguwe, yes. bwarateguwe, ariko ababuteguye si bo bavugwa mu by'ukuri. Yeah. Niki bigaragaza ko bwarateguwe nuko ibikorwa byarakozwe, Babaye. kwigisha abantu gucengera, kwinjira mu nterahamwe, kujya ahantu hose, ni ukuvuga ko donc ni ibintu byateguwe, byarateguwe, kandi n'icyari kigamijwe kirazwi, ko ari ukugira nyine ngo hazaboneke ikintu cyatuma ubwo butegetsi buhirima, Yes. bwatuma buhirima. Ni ukuvuga ngo ubu butegetsi biramutse bwemejwe ko aribwo buri kwica abantu, ikiba gisigaye nyine nuko bwahirima, urumva butakaza credibility, kandi niko byagenze mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi wa none. Ariko umbajije ngo ababuteguye ni bande, ni FPR byanze bikunze, ni FPR ikabitegura neza yitonze, ifatanyije na Museveni, kuko iriya za misile ziriya misile SAM za hano iriya ndege zageze, zari ziturutse kwa Museveni, kandi Museveni yari yaraziguze. Kandi abazi iby'intwaro kuko naganiye n'abazi iby'intwaro, nagiye kubaza bene ziriya misile niyo uzitunze, haba hari ikipe y'aba expert baza kuzisuzuma buri gihe, niba ari amezi 3 niba ari amezi 6, bakaza kuzisuzuma ngo barebe ko zikiri nzima, kuko ziriya bari intwaro utarwanisha buri gihe, ni intwaro ububitse uvuga ngo hari igihe nazikenera, kubera ko hari igihe nazikenera zikigira maintenance. Ni kimwe n'imbunda isanzwe, burya imbunda isanzwe nayo bashyiramo amavuta bagahora bayicunga ngo barebe ko ikora. Na ziriya misiri rero, kubera ko yo utayikene imbunda yo ugereranyije no kuyigira, washyiramo n'isasu ukarasa ukumva ko bigira, ariko misiri kubera ko utayifata ngo uyirase, zifite nyine abantu bagomba kuzitaho. Museveni, uko ngo Museveni yari azifite zitunze aho, traçabilité yayo wayishaka yayibona aho zari zaraturutse, Museveni yari azitunze. Kuba rero yarateguye ko zizakoreshwa, nuko nyine ni ibintu byateguye, ntabwo ari ibintu bisimbukirwa ako kanya. Ikindi, iyo urebye ukuntu indege ya Habyarimana yamaze guhanurwa ako kanya, FPR igahita ijya en ordre de marche ahantu hose, aho ingabo zabo zari ziri hose, zigahita zitangira kugenda zavanza. Ni ibintu byari byateguye, kuko ntabwo wategura operation gutyo, ntabwo operation nk'iyo ad hoc ntishoboka. Ni ibintu biba byateguwe, ugategura intwaro, ugategura imyitozo, ugashushanya, ufite ikarita ugashushanya, dore mwe muzanyura aha, namwe muzanyura aha. Ibyo byose rero maze kukubwira byerekana ko FPR yari yarabiteguye, itegura jenoside, noneho kugira ngo izayishyire ku bahutu, izabone nuko ibakontorora nyuma yaho, kandi izabone nuko ijustifia igitumye nyine iri kurwana. Hanyuma byaranayihiriye rero, uretse ko ntekereza ko nabo kuvuga ngo baratsinze urugamba cyangwa batsinze ikisinzi ko niba basinzira, gutsinda hejuru y'imirambo, hejuru ya bene wanyu bamaze gushira, hejuru y'abantu barenga miliyoni, iyo ntsinzi ni iyihe? Iki kibazo njya mvuga ngo abari bacitse ku icumu, abatutsi bacitse ku icumu bajye bakibaza Kagame, muravuga ngo mwatsinze iki? Rutabana bene Rutabana atarapfa, twiye kuganira, twahuriye i Buruseli turaganira, twari muri Hotel Sheraton turaganira, none rero avuga ukuntu nyine bamaze kugera mu gihugu, agasanga imiryango yabo yarashize. Ati tukaba turi kumwe n'abantu b'Abaganda baturutse bari abantu bari bakuriye mu nkambi, bo bumvaga batsinze urugamba. Atariko twebwe twari twagendesheje abantu bacu ntabahari, twebwe twaravuze ngo nimwe mutsinze, twe ntacyo dutsinze. Nuko ngo aba bantu bagombye kwibaza ngo ariko iyo ntsinzi muvuga ni iyihe? Intsinzi igomba kubanza kumara abantu, ubwo butegetsi mugomba kugera ariko abantu bamaze gushira, si ubwo buba bukumariye iki? Iko wakwikomereza. Ni ibibazo twibaza, ariko buri muntu wese arabyibaza. Ikibabaje ni uko hataboneka igisubizo kigaragara, nubwo abanyarwanda nibyo natangira mvuga, duhishana ukuri twese tuzi. Kandi n'aba bazungu nabo barabizi, kuko nk'uko twahoze tubivuga, abanyamerika bo bari bafite amakuru menshi, bari muri minuwari, bari ba Dareri, bandi bose bari ikibeho muri Australia. Nyuma navuye mu babikira njya kuba mu mujyi wa Butare, abasirikare bake bo muri minuwari bari bagihari, twarababonaga bagendagenda, ariko ntacyo bari batumariye. Ubwo rero reka noneho rero nsubize ikibazo wambajije uti rero muri Butare, muri Sovu, iby'ubwicanyi byatangiye gute? Yego. ubwo twari twicaye aho ngaho, ndavuga nkanjye, kuko buri gihe njyewe nabwo ndi gutekereza, nabikomojeho, nakurikiranaga amakuru, twakurikiranaga twese amakuru,
ziriya za demarishe zakorwaga, ukuntu ingabo z'u Rwanda zasabaga ko FPR yahagarika imirwano bakareba icyo bakora kugira ngo ubwicanyi butaba. Ubwo nkatwe twari mu bice butarageramo, twasabaga Imana yaba byabaga ibyo bintu bigahagarara bitaratugeraho. Rero twari dufite amizero menshi cyane. Nkanjye ku giti cyanjye numvaga nizeye rwose ntashidikanya ko yaba Minwari yaba FPR n'ingabo z'u Rwanda bari bahanganye, bari baragiye mu by'imishyikirano ya Arusha, numvaga hari ikintu cyakorwa, abantu bagasubira kuri table de négociation, cyangwa se bakareba ikintu cyakorwa, ariko ibintu biri kuba bihitana ubuzima bw'abantu bigahagarara. Ubwo rero rimwe mu gitondo twararyaga tukaryama tukabyuka. Murambabarira ntabwo nababwira amatariki, sindi babwira amatariki, kuko ahantu nagenera nandika, mfite umuco wo kwandika utuntu buri gihe. Mafite aho ndi hose mafite agakarine nk'aka ngaka nandikamo gahunda zanjye, ibintu byo. Nk'ubu twari dufite ikiganiro mvuye ku kazi cyangwa ndagiye ku kazi ryari, naho uwo munsi buri kintu cyose nageraga nandika. Marerezoma ndi kuva i Butare ibintu byose narabitaye. Ariko byageze rimwe mu gitondo turabyuka nk'ibisanzwe, tujya gufata ifunguro rya mu gitondo, twicara aho ngaho turi gukina amakarita nko mu masaa 4 saa 5. Tugiye tubona ku musozi uri hakurya ya Sovu abantu barimo bariruka, tubona imyotsi irazamutse, amazu aratwitswe, tubona abantu bariruka n'inka, abandi bariruka n'inkoko. Tugiye kubona mu kanya kangana mu minota mike cyane umurongo w'abantu bari kwiruka winjira mu kigo cy'isovo ngo amuhabikira. Tukiri aho ngaho, ndashaka kunyomoza umuntu uwo ari we wese washinje bari ababikira ko babujije abantu kubahungiraho. Twari twicaye kuri baruko iringaniye neza naho umuryango winjira mu kigo cy'ababikira wari uri. Abaje bose bahitaga binjira mu kigo cy'ababikira, kandi ntawe wabakomye imbere. Ikigo cyari gifite abazamu, ntabwo kigomba kuba cyari kimufite, nako kigomba kuba cyari kimufite, ariko umuzamu ntabwo yari guhagarika abantu uko bagenda. Ndibuka rwose abantu barazaga binjira, noneho kubera ko twebwe twari mu igorofa, noneho tukunama tukababaza se bigenze bite, abantu bafite igihunga, abantu barimo barashaka kutwica, abantu barimo baratwara inka zacu, abantu barimo baradutwikira. Baraje binjira mu kigo, bayinjira no mu mazu y'ababikira. Urabona umuntu uri gucika, abantu bashaka kumwica, ntabwo yaza ngo yicare mu kibuga imbere y'inzu. Bazaga binjira mu mazu, abandi bakajya kuri centre de santé yari ku irembo y'icyo kigo cy'ababikira. Ikintu cyo kuvuga ngo ababikira babuje abantu kubahungiraho, icyo ndagitsembye. Wenda waba yarahageze bakamusubiza inyuma, ubwo yasobanura uko byagenze, ariko jyewe narababonye abantu binjira igihiriri, nta kuvangura, ntabwo bavuga ngo turabara ngo wowe witwande. No, abantu baje bose bahise binjira mu kigo. Ubwo rero tubabazanya amatsiko, bigenze bite, ariko twari nko kubaza amenyo y'inkoko ureba umunwa, kubera ko imyotsi yaragaragaraga hakurya ku gasozi, abantu biruka. No, ubwo rero ubwicanyi busa nkaho bugiye gutangira aho ngaho twari turi. Abantu bakomeje kuza burinda bwira, abantu bakinjira, kuko abirukaga barahungaga bakaza, ariko ntabwo bari bakurikiranywe ngo wenda baze babicira aho ngaho icyo bagira gute, kuko baraje barahaba. Mu gitondo umunsi wakurikiyeho ikigo cyari cyuzuye abantu, abandi buzuye ku kigo kuri centre de santé yari ku irembo. Tuba muri icyo kintu cy'icyoba, ku buryo ubu ntakubwira ngo byamaze iminsi ingahe, gusa igihe cyarageze. Ariko nsubira inyuma gatoya, navuze ko ya nama yafunguwe na prefe, iza mu kuyifunga rero ku mugoroba wa gatatu yafunzwe na burugumesitiri wa komine Huye, kubera ko ngo prefe atari yabonye umwanya, niko yatubwiye. Ubwo rero ibyo bintu bigitangira, kubera ko hari abo bazungu, hari natwe abashyitsi, kandi burugumesitiri yari azi ko muri icyo kigo harimo abantu bakeneye kurindirwa umutekano. Byabaye ngombwa ko hoherezwa abapolisi. Hari abapolisi 2 byitwa ko barinze umutekano.
ubwo rero icyaje gukomeza urumva nubwo abantu bahungaga ari abapolisi ntibashobora kubahagarika, abantu barakomezaga barinjira barinjira. None igihe rero cyaje kugera, ndibuka ko icyo gihe nari muri shambure yanjye, noneho haza abasirikare babiri, ariko ubwo umubikira wari ushinzwe abashyitsi yaraje arakomanga, noneho ndakingura, aravuga ngo abantu barashaka kumenya abantu b'abashyitsi bari hano ngo n'abatari abashyitsi. ubwo rero mbese ibyo barambonye barakomeza baragenda. Hashize akanya gato rero nibwo twabonye abantu bose bari bahahungiye bari kubashorera babakura mu kigo cy'ababikira babajyana hanze. ubwo uwabashoreraga n'indi Bashorwa n'abo bapolisi, bagoshorwa n'abandi bantu b'abasivili utashobora kumenya, ariko ubwo nyuma naje kumenyamo wari uyoboye izo nterahamwe witwa Rekeraho, kuko ndaza kumugeraho. ubwo rero ariko ibyo genda bireberaga ubwo igihe bamaze kumfunguza shambure abo basirikare n'uwo mubikira bakagenda, njyewe nasubiye muri shambure, ariko noneho ngira amatsiko, mfungura rido yo ku idirishya ndi kureba muri hasi muri kuru uko bari gushorera abantu babasohora. Nyine hari imaje, ikintu cyabaye kitazamvamo, kuko muri ko kubashushubikana babasohora ku ngufu, abo bapolisi cyane cyane nibo nabonye bari babifitemo imbaraga. Hari umugabo wagiye, noneho umugore asa nk'utsikiye agwa hasi muri uko kubasunika vuba vuba, noneho wa mugabo arahindukira aza nko gutabara umugore wari uguye. Noneho umugabo agarutse, niba si uwo umupolisi umwe muri abo bapolisi babiri yaratekereje ko aje kumurwanya ntabwo mbizi, yahise amutunga imbunda aramurasa. Icyo nabonye nuko yamurashe, arunama afata mu nda, arapfukama, yitura hasi, mpita nsubizaho rido. Mu buzima bwanjye ntarabona umuntu wicwa. Nakundaga kureba movie, za sinema, za filime, za Rambo, za Chuck Norris, ariko mbonye uwo muntu, uwo mupolisi ukuntu yarashe uwo mugabo akifata mu nda, iyo nayo narumva n'isasu uko riturika. Aho niho numviye uko isasu riturika. Nicaye mu cyumba mbira ibyuya, muvandimwe, iminsi yose nabaye aho ngaho narinze mpava rido y'iryo dirishya ntarayikoraho. ubwo rero barabasohoye barabajyana. Hashize akanya gatoya numva ku muryango wanjye barangiye barakomanze. Kenshi na kenshi nabaga nihugiyeho ndi gutekereza famiye yanjye, ndi gutekereza, kuko twumvaga kuri RFI bavuga yuko imirwano yubuye, inkotanyi ziri kuprogresa, zamaze kugera za Kibungo, ziri kumanuka. Rero nkanjye urumva numvaga famiye yanjye mbese byari byararangiye, ku buryo kenshi na kenshi iyo mikino y'amakarita n'ikibyo nagira nkarya n'abandi, byarangira wenda nkicara hanze nota izuba twumva amakuru, ariko kenshi na kenshi igihe nabaga nihugiyeho. Hashize umwanya rero numva umuntu arakomanze ku muryango, ndakingura, nkinguye nsanga ni uwo mubikira ari kumwe n'abasirikare babiri. Baravuga ngo abaturage ba hano Isovu ngo barashaka kureba abashyitsi bari hano, ngo none ngwino. Ndasohoka, nsohotse mpura n'abandi. Nakubwiye ko twari dusigaye turi gurupe, muri abo twari twaje mu nama twari abantu 16. ubwo duhurira muri koridoro, turamanuka tujya hasi, noneho dusohoka mu kibuga. ubwo rero dusohotse mu kibuga, ubwo mbese kuva umunsi w'ejo nyine nibwo narebye hanze, kuko no muri icyo gitondo jye sinagiye no gufata amafunguro, kuko iyo imaje y'uwo muntu wari warashwe yahise inkuramo ikintu cyo kumva nava ngo ndajya kuri cyategera gute. ubwo rero batujyanye nibwo narebye aho wa mugabo bamurasiye yaguye. n'ubu iyo mbivuga nk'gutya mpita mbona amaraso atwikiriye aho mu byatsi aho yaguye, ikizinga cy'umukara cy'aho yaguye.
ariko ubwo ntabwo nari mfite umwanya wo kubitindaho, kuko ubwo bari bari kudushorera batujyanye kuri porutaye, niko navuga, mbese ku muryango. Ariko ndakumenyesha ko gusohoka muri ayo mazu y'ababikira werekeza kuri gate, kuri porutaye, hari akantu k'akagendo. Uko twagendaga tuhegera niko wabonaga abantu udashobora kubara umubare wabo, n'imipanga n'amacumu n'impiri n'ibiki, barakindanye mpande nzima. Birakomeye, birakomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye, gusa nyine kubivuga nabyo aba ni uburyo bwo gukira, nabyo ni uburyo bwo gukira, ni ngombwa, babyita terapetike. Yeah. Hari ibintu kubigumana nicyo kibi, kubigumana nicyo kibi. Courage, courage. Yeah. Nasimbutse akantu gato kandi gakomeye cyane, ndetse gafite n'uburemere. Ubwo mbere y'uko tugera kuri uku guhamagarwa ngo tujye kwerekwa mbese abaturage ba Hisovu, twebwe nk'abashyitsi, ubwo bamaze gusohora abantu bose, uwo munsi barabasohoye. Muri uko kubasohora rero, ababikira baducumbikiye baraduhamagaye, noneho tujya muri hahandi twariraga, turahahurira twese. Ubwo rero tuhahuriye nibwo, ubwo noneho niwo munsi wa mbere nabonye Serge Gertrude, uriya mubikira wari uyoboye icyo kigo. Yego. Ninjiramo jyewe kuko naje, bahamagara buri muntu muri shambure ye, ndagenda mpageze nasanze ahagaze. Ababikira bose bicaye ku ntebe aho ngaho muri refectoire aho twariraga, bafite amashapure. Noneho natwe abashyitsi rero turaza tuhita tubasanga aho ngaho. Icyo gihe rero nibwo narebye hanze, ubwo baduhamagara, ubwo nasanze ahagaze. Ubwo tumaze kuhagera twese, nibwo yavuze ati rero, atubona gusenga, ati ikigo cyagoswe, ati biravugwa ko interahamwe ziri gushaka kwica donc abahungiye hano, impunzi zahungiye, kuko abo basohoye mu kigo cy'ababikira babajyanye kuri centre de santé yari ku Irembo. Mu gatabo nasomye kanditswe kuri Seri Gertrude na Kizito, ngo basohoye bavuga ko bagiye kubarindira umutekano, kubashyira ahantu hamwe muri centre de santé, ngo babe ariho babarindira umutekano, mbese babakure mu kigo cy'ababikira kugira ngo ubuzima bwo mu kigo bukomeze. Ubu rero nibwo yatubwiye ati ikigo bakizengurutse, interahamwe zimwe ziravuga ko hano mu kigo hishemo inkotanyi, ko bashaka kwinjiramo cyangwa se kugitwika. Ati kandi murabona ibintu byakomeye, dore abantu barimo batangiye kubica. Ubwo igihe yavugaga gutyo nibwo mani ihoraho nabaho mu buzima bwawe numvise amagrenade aturika, kubera ko nkanjye nari nagezemo mu banyuma, nari nabuze aho nicara, twahise twicara hasi kuri sima. Ikintu mbese grenade ya mbere yatwitse n'urusaku rwayo, irasa nkaho yadukuye mu buzima bwo kuri iyi si. Twese duhita dutangira kuvuga ishapure, n'ubu nagezemo ababikira bafite amashapure bari kuyavuga, twese uwateraga ishapure agatera, natwe tukikiriza. Mbese ubwo bwicanyi rero bw'aho ngaho burakorwa, natwe turi aho ngaho turasenga. Yewe ubwo nasaga nkaho nataye umutwe no gupfa, ngira ngo byari bimeze nkaho napfuye. Ariko ndibuka ko nubuye amaso mbona umubikira wari umukuru w'ababikira aho ngaho Isovu, Serge Gertrude, ahagaze yatutubikanye hano ku ntugu ze, ikanzu, urabona ari amakanzu y'ababikira, afite amakora hano hose hatose, amaboko yose ari ibyuya gusa, wareba no ku maguru hasi aho ikanzu itagera ukabona naho hari ibyuya. Ndibuka umubikira wari umwegera ari kumukurura ikanzu, aramubwira ati mameya, ati cara, ariko ntiyicara. Iyo ndebye iyo shusho, ndabivuga nk'umunyagatulika, nyibonamo Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu. Igihe Yezu yabambwaga, bamwe mu ntumwa ze, barimo ba Petero, barimo abandi, barikuye baramwitaza.
ariko Bikira Mariya na Yohani bari ahahagaze. Ndagira ngo muri aka kanya wenda uraza kugira ikibimbazaho ku by'imanza n'iki, ariko ndagira ngo muri aka kanya ntangariza abanyarwanda batari aho ngaho. Urebye ibyuya Seri Gertrude yari ari kubira, wihindukira ukamugerekaho amaraso y'abari abantu biciwe hariya hantu, uburyo ubwo ari bwo bwose ni icyaha n'ijuru ritazababarira umuntu uwo ari we wese n'ubu ngubu ukibivuga cyangwa se wabikoze. Bicwa twari duhagararanye aho ngaho muri referi, twari turi gusenga. Ntabwo yari hanze ari kundaga amagrenade, ntabwo yari hanze ari kumwe n'interahamwe zicaga abantu, interahamwe za Kajuga cyangwa se za Tito, uko mwabyita kose. Byarangiye rero urusaku rw'amagrenade rubaye rwinshi, njyewe rwose ndahungabana. N'ubu ngubu iyo mbitekereje numva ntazi aho nakuye imbaraga zo guhaguruka aho ngaho njye muri shambure yanjye, kuko twakomeje gusenga ishapure bigera ku kagoroba, bigera mu ijoro, buri muntu yikubura yikubura yikubura, dusubira mu mashambure yacu. Ariko kubera ko twagiye tuva aho ngaho, n'ubundi yari yavuze ko interahamwe zazengurutse kandi ko ziri gushaka gutwika ikigo cy'ababikira, ngo kubera ko hishemo inkotanyi. None muri shambure numvaga ibyanjye byarangiye, uretse ko n'ibyari byabaye muri kamere yanjye numvaga nanjye ntariho. Ubwo rero iryo joro ryararangiye. mbere yo kujya aho ngaho, mbere yo tujya aho ngaho, y'umunsi ukurikiyeho, mwebwe mwari muri refectoire, ntabwo bigeze binjira muri refectoire ngo baze gukuramo abantu, ntabwo bateyemo grenade. Ibyo byose byabereye inyuma y'ikigo, inyuma ya portail, kuko bari basohoyemo abantu bose bari bahungiye, babajyanye kuri centre de santé. N'ubundi yari irimo n'abandi bari barajemo, kuko abantu ko bahungaga, bamwe bazaga mu kigo cy'ababikira, abandi bakiruka bajya kuri centre de santé. Rero babakuye mu kigo cy'ababikira babajyana kuri centre de santé, ari naho biciwe. Ariko ubwo uroshya ngiye kuhagera. Ubwo rero ku munsi wakurikiyeho rero nibwo babasirikare babiri baje n'umubikira wari ushinzwe abashyitsi, nka kwanjye barakomanga, ndasohoka, arambwira ati abaturage ba hano Isovu barashaka kubona abashyitsi bari hano. Ari nabwo nyine namanutse nkahura na bagenzi banjye tugasohoka. Nari ngeze rero aho nabonye wa muvandimwe warashwe n'umupolisi aho yaguye, nkabona hari hakiri ikizenga cy'amaraso yari atwikira ibyo byatsi. Turagiye tugeze kuri uwo muryango, cyari ikiryango kinini, urabona ikiryango cyo ku bigo by'abihayimana, aho imodoka ushobora kwinjira, icyo kiryango kigari. Babasirikare baraduturutse inyuma, baradusunika, ya gurupe yacu yose y'abantu bose bari muri iyo nama, uko twari 16 n'ababikira. Oya, abashyitsi gusa twari mu nama. Iyo yari gurupe yacu y'aba bantu twari mu nama n'aba banyamerika. Yego. Nta wundi muntu wundi wari urimo, ni twebwe gusa bari abashyitsi. Ubwo rero badusinikiye hanze, icyo ntabwo nahindukiye inyuma, gusa narebye icyo uruvunganzoka rw'abantu bafite impiri, bafite imipanga yabaye imikara, mani horaho. Ntabwo nzi ikintu kizasukura abanyarwanda kikadukuraho icyasha cy'ubwicanyi ndengakamere twakoze tubukorera abavandimwe bacu. Ntabwo nzi ikintu kizaba kugira ngo gisukure ubutaka bw'igihugu cyacu bwasamye bukamira amaraso y'inzirakarengane. Abo bantu amaraso yabagaragaragaho. Ubwo rero bamaze kudusunikira hanze, bafunze uwo muryango. Ubwo rero wari uyoboye interahamwe, reka mbivuge uko bivugwa, nibwo namukubitanye amaso. nawe yari umuntu w'umugabo usheshe akanguhe, w'umugabo mukuru. yahise avuga ngo aba rero ngo nibo bashyitsi, ngo baje hano, baje mu nama, ngo nibo bashyitsi bari hano mu kigo. Ahita avuga ngo ni mu mpinda irangamuntu zanyu. Nkuramo iyanjye
ndayimuhereza n'abandi twese turazimuhereza, ahita azifata. Urabona irangamuntu, mbabarire muvandimwe, sinzi icyo gihe imyaka wari ufite, niba wari ufite irangamuntu, ariko ko yari ikoze yari imeze nk'agatabo. Ndayizi ariko No- ntayo nari mfite ariko ndayizi. okay, Ndayizi. yeah. Ubwo rero Ndayizi. iyo wayifataga gutyo utarayifungura, habaga hejuru hari ikirangantego cya repubulika, noneho hakaba hariho perefeture, hakaba hariho komine, hakaba hariho na nimero ziyigaragaza. ubwo rero kugira ubone amazina byagusabaga gufunguramo imbere, noneho ukogera ku mazina hariho n'ifoto, noneho hariho nagiye wavukiye, n'aho utuye, ibintu nk'ibyo ngibyo, n'umuryango wawe, nk'iyange harimo umugore n'abana. ubwo rero yarazifashe zose arazipanga, noneho akagenda afata imwe akayifungura agasoma izina. uzi ko hariho hutu, tutsi, twa, sinibuka niba hariho na other, sinibuka autre. ubwo rero yafunguraga irangamuntu gutya akavuga ngo hutu cyangwa tutsi, abahutu bakajya aha, abatutsi bakajya hano. Ni ukuvuga ko muri ya gurupe, muri ba bashyitsi bari muri aho, muri 16 hari harimo bose, harimo abahutu, abatwa, wenda n'abatutsi, simbizi. Nta batwa bari barimo, Abahutu kuko n'abatutsi. batugabanyijemo ibice bibiri, igice cy'abatutsi n'igice cy'abahutu. Abahutu twari 5, abandi 11 bari abatutsi. icyo nibuka cyo, icya mbere cyo kubona isura y'abo bantu, ukumva icyo nibuka nuko yahamagaye ngo Yosefu jya hano, gutyo nkajya. ariko kujya kurangiza, ba bagenzi banjye harimo ba bagore cyane, bari abakobwa ntabwo nibuka, ariko bari igitsina gore, bakoranaga n'abanyamerika, binginze cyane ngo bajyane nabo i Bujumbura, bakanga. bose bari muri iyo gurupe y'abatutsi, barishwe. tugihagaze aho ngaho, mbese urabona ukurikije umubare wabo nta nubwo bari kubakwira, nanjye nishyizemo ntabwo twari kubakwira. sinzi rero ngo uyu yakuruwe na bangahe, yishwe na bangahe, ariko nko mu guhumbya abo bari bamaze kubajyana ku ruhande. none ubwo muri icyo kintu urabona ko ni ibintu byabaga vuba cyane, ku buryo umuntu atashobora gusubira inyuma ngo atange detaye, kubera ko ntabwo nari mfite umwanya wo kureba ngo kanaka ngo gahunda baramujyanye bagiye kumukorera ibi. buri muntu yabaga ari muri ariko ahanganye na kesi, mbese n'ikimureba. icyo nibuka cyo ni uko ba bandi 5 dusigaye turi ku ruhande yadusubiza amarangamuntu. njyewe ngiye kwakira irangamuntu yanjye, muri babicanyi bari bahagaze aho ngaho, bambita ngo na jida, ngajida ngo ubwo se ngo n'uwo ngo umusubije irangamuntu. ndamubwira ngo none se ntabimusubiza ngo kari umuhutu, ngo none se ngo wavuze ko avuka he, akavuga Ikibungo. none se ngo Ikibungo ngo uzi ko hari abahutu babayo, ngo nta nubwo uri kumureba, ngo nawe tugomba kumwica. ubwo ibyo yabivugaga, njyewe ubwo narambuye ikiganza, irangamuntu ariko namaze kuyifata, ba bandi bagenzi banjye bo bamaze guhabwa irangamuntu zabo bagiye. ubwo nsigaye aho ngaho rero. batangiye kujya impaka niba ngomba kwicwa cyangwa se niba ngomba kurekwa. ariko uwo nguwo bavuga ko ngomba kwicwa, ubwo yahise amfata ukuboko kw'ibumoso, nari narambuye ko uburyo ngo nakire irangamuntu, ahita afata ukuboko kw'ibumoso kwanjye, asa nk'uri kunkurura anjyana ku ruhande. noneho ngo aje darekeraho, aramubwira ngo oya, ngo ntabwo ngo mugomba kumwica, ngo kubera ko mu irangamuntu ye biragaragaza ko ari umuhutu, agomba kwicwa. uranyumva? Basite turumvikana? ubwo rero icyakurikiyeho ni uko yafashe irangamuntu yanjye, irambwira ngo nimusubize irangamuntu yanjye, ndayimusubiza. noneho ahita amubwirana igitsure ngo mureke, ngo murekure.
ngo ikibazo cye ndaza kugikurikirana, ngo nzahamagara iwabo iyo akomoka, mumbaririze niba ari umuhutu cyangwa se niba ari umututsi. komeza ndakumva. irangamuntu Komeza. kuba kuba umbarire ni amarangamutima kuko iyo ngeze aha hantu Birumvikana, birumvikana, ntabwo ari ibintu byoroshye. urumva yamfashe ukuboko kumwe arimo arankurura ngo anjyane kunyica, abandi bamukikije nabo baravuga ngo yego ngo tugomba kumwica, ngo gusa ntabwo uri kumureba, ngo ntureba uko asa, ngo none singa ikibungo ngo hari abahutu babayo. undi arambwira ati oya, ati ntabwo mushobora kumwica kandi irangamuntu ye igaragaza ko ari umuntu. ati jyewe nzajya guperereza ni menye ko ari umuhutu cyangwa se ari umututsi, atuga ikibazo cye mukindekere. ahita ambwira ngo subira mu kigo. ndakubwiza kuri aho nari mpagaze aho ngaho, amavi numvaga kwa kundi umuntu agira ubwoba, amavi ukumva arimo arakubitana, kugenda nkumva ari ibintu mbese amaguru adafite imbaraga zo kwikorera umubiri wanjye, nagendaga numva ameze nk'ugiye kugwa. hari n'abo nageze ndavuga, kandi ubwo kuva ku muryango kugenda kugira ngo uzinjire mu muryango winjire muri ayo mazu hari intera ndende, ariko kuri icyo gihe jyewe kuri jye byasa nk'aho hari ibirometero n'ibirometero. rero muvandimwe, ubwo babandi bagenzi banjye bane bo bagiye bamaze kugerayo, jye nsigaye ndi kugenda aho ngaho mu kibuga. babandi bagenzi banjye 11 bamaze kuva muri ubu buzima. Imana ibakire mu bayo, nizere ko batagaraguye cyane, nizere ko bavuye muri ubu buzima ku buryo bwihuse, kandi nizere ko Imana yabakiriye. ubwo rero ndagiye ninjiye ngeze ku muryango w'inzu, nasanze wa mubikira n'ubundi wari ushinzwe abashyitsi we yari agihagaze aho ngaho, agomba kuba yarahagaze yibaza uko ategereje cyareba uko biri bugende. nuko nkegera umuryango arakingura, mpita ninjira mo imbere, nzamuka ku ntuze kuri esikariye zari zihari, njya muri shambure yanjye. ndibuka ko ninjiye muri shambure, niba ntarakinze sinibuka, nagiye nk'ugiye gupfukama ngo nsenge, mbese amaboko nyafashe ku gitanda. nahise iwacu tuvuga guhwera, mbese nahise ng'ugihumura. sinzi igihe cyarangiye, naje kuzanzamuka no kugarura ubwenge byageze igihe cy'umugoroba. nkaba ngira ngo bantu b'Imana, ndashaka kuvuga abantu b'Imana batari abashetani, bantu mwifite mu mutima w'impuhwe, umutima w'ubumuntu. byumvuhore yatwibukije muri ya ndirimbo watangije, bantu bifite mu mutima wa kimuntu, umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe. kuva ubu nagira ngo nsabe ntihazagire umuntu wongera guhirahira ngo ashinje bariya babikira ko bagize uruhare, nibura muri aba bagenzi banjye bapfuye, bishwe, ndetse n'abandi basohowe bari bahungiye muri icyo kigo. kuko urabona jyewe nanjye narapfuye, Imana ikinga akaboko, kuko wankuruye yashobora no guhita nkubita yaba umupanga, yaba impiri, yaba icyo ari cyo cyose, atarinze no kujya impaka n'uwari ubayoboye. none se n'ubu ngerageza kwibaza nti ko nanjye nageze aho nagombaga gupfana n'aba bagenzi banjye, iyo mpfa aba babikira babiri ni uruhe ruhare bari kuba bageze mu rupfu rwanjye? ntacyo umutimanama wanjye ubashinja, kandi ndemeranya n'umutimanama wanjye ko na bagenzi banjye twasohokanye ako kanya, tukagenda aho ngaho imbere ku muryango, tukakirwa n'abo bicanyi. ndumva ntawabonye umwanya wo gutekereza ko uwo mubikira wari uyoboye ikigo Serge Gertrude ndetse n'uwo Kizito, ko hari ikintu bagombaga kuba barakoze kugira ngo hatagira uwicwa muri twebwe.
bityo rero guhindukira umuntu akabashinja amaraso yabo ni icyaha wenda kidashobora guhanirwa kuri iyi si, kubera ko ubu nta butabera buriho, ariko Imana umucamanza utabera azabaza abantu abo bose bashyizeho umutwaro, bashyize mu kaga, bashyize mu gahinda, bari abakozi b'Imana batari bafite ubushobozi na bumwe. Njye ndemeza ntashidikanya ko nta bushobozi na bumwe bari bafite bwo kuba bandokora Jyewe Yozefu uri kuvuga aha ngaha. Iyo mpfa uwo munsi, iyo nica uwo munsi, nta rubanza rw'amaraso yanjye yari kuba abariho. Nuko no kuba ndiho uyu munsi nta ruhare babigizemo. Ni Imana gusa yankuye aho ngaho kugira ngo uyu munsi tuzabe twicaranye aha ngaha, nunamire bagenzi banjye, imiryango yabo wenda sinzi ko bana babonye n'umwanya wo gutelefona nk'uko na telefoni ngo bavuge ko bari bakiri i Butare, cyangwa se wenda imiryango yabo yari izi ko bari mu nzira, cyangwa se bari i Kigali, cyangwa bari ahandi hantu, bashobora no kuba batigeze bamenya abantu babo baguye. Ariko guhirahira umuntu akabigereka kuri ababikira babiri, duhagaze aho ngaho inyuma ya porotaye, twakwirangwa muntu, tuvangurwa, bagenzi banjye bicwa, nanjye bamfashe ukuboko kugira banyice, abo babikira ntabwo bari bahari, nta ruhare babigizemo. Ntabwo nabananaga nabo mu mashambure wenda ngo umenye ibyo bavuganaga cyangwa se demarisha bakoraga. Ako ni akandi kantu wenda navuga, nubwo wenda kukageraho kuri uwo noneho wari uyoboye interahamwe. Maze gutanga ubuhamya mu kiganiro nagiranye na padiri, muri komanteri nabonye ubuhamya bwinshi, abantu banyihanganisha, banavuga ko ajidarekeraho atari n'interahamwe, interahamwe bavuga abayoboke ba MRND, ko ahubwo yari uwo muri MDR. None wahera hehe wemeza ko abantu bishwe n'interahamwe kandi zari ziyobowe n'umuyoboke wa muri MDR? Reka noneho nkomeze nze aho nzahurira nawe, noneho jyewe turi babiri. Ubwo nari ngeze ako nasubiye muri shambure, ntabwo Gihumura, nkaza kuzanzamuka ari mu masaha ya nimugoroba. Ndibuka ko nicaye mu ntebe yari aho ngaho, ikigo cyose udashobora kumva ko hari n'umuntu n'umwe urimo. Ahubwo nageze aho ndatekereza, se igihe nari naguye Gihumura, abantu bose basohotse bagiye, udashobora kumva n'agasaku na gakeya. Ubwo rero byaje kugeza igihe ngiye kumva numva wa mubikira wari ushinzwe abashyitsi araje, arakomanze, ndakingura, arambaza ngo amakuru. Numvise nta kintu namusubiza, kubera ko maze ubwo urabona ko ajida asigaranye irangamuntu yanjye, avuze ko azatelefona ngo kugira amenye niba ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi, niba ngomba kwica cyangwa ntagomba kwicwa. Kandi icyo gihe aho ibintu byari bigeze, nta naho yari gutelefona. Si nk'iki gihe muri komine yacu nta telefone yahabaga kugira ngo azabaze burugumesitiri ati Yozefu uyu nguyu ni umuhutu cyangwa umututsi. Haba Kibungo no kuri perefegitura, abanyakibungo bose ubwo bari baramaze no kugenda, abari barahunze bari baragiye muri Tanzania, abari barasigaye bari barishwe, cyangwa se abari barasigaye bari bihishe. Muri make jyewe avuga ngo asigaranye irangamuntu yanjye, numvaga ko ibyo ari kubwira abo ngabo n'ubundi ari nko kubikiza, kubera impamvu njye ntari nzi, ariko numvaga ibyanjye ko byarangiriye aho ngaho. Ubwo rero n'uwo mubikira aje kumbwira ngo ninze, yaraje arambaza ngo amakuru ki, ndaceceka. Yarambwira ngo ihangane, ngo ngwino ngo ujye kureba ko wagira ikintu urya. Nambwira nta kintu ndi gushaka. Arakinga aragenda. Shaske, ndashaka ko mbere y'uko mvuga iki kintu, ndashaka kwisabira abantu mu bikorere cyangwa mu byihorere, ariko numvise ubuhamya cyangwa se ubuhamya bw'uriya mubyeyi Adeline Rwigara asobanura ibintu byamubayeho, kandi muri ubwo buhamya bwose hari aho yageze avuga ko yicuza icyo yaba yarakoze icyo ari cyo cyose. Abantu nibashaka bareke kumutoneka, bareke kumucira imanza. Niba yaricujije akabitubwira, nzi ko hari ikintu yavuganye n'Imana, kandi Imana niyo mucamanza w'ukuri. Njyewe ndamwubaha, ntabwo muzi, ntabwo anzi, nakurikiranye ubuhamya bwe, byabaye byose
ah, nabikurikiranye na intere cyane kubera ko ede action office yacu aho yari iri yari harya kuri peyaje kandi yari yegeranye na ya nzu yabo. Icyo gihe twayinyuragaho, yari inzu nini cyane yubatse ikomeye, byaranavugwaga rwose ku mugaragaro ko iyi nzu ngo ariyo kuzakira umwami, niko byavugwaga. Abo twanyuranaga aho ngaho rwose tugiye kuri ofisi niko babivugaga. Yewe umuntu wo mu cyaro hirya za Kibungo sinari nzi amazu y'Abanyakigali, ngiyi ni iyande, ngiyi ni iyande, ariko baravanga iyi nzu ngo niyo ngo Rwigara yubakiye kuzakira umwami. Ubwo rero hagati aho ngaho ibyaba byarabaye byose, ibyo yaba yarakoze byose, kuko nawe arabyivugira ko hari imfashanyo yabahaye, ariko akageza ahantu akavuga ati ndicuza, ndi umukristo, nkunda Bibiliya, nkunda kuyisoma, ariko ntinya ibintu byanditsemo. Uriya mubyeyi ari mu gihe kimeze nk'icya Yobu, kandi iyo bageze mu kaga abari inshuti ze za hafi nibo bamuciraga bamushinjaga, kandi bakomeza kwemeza ko ari umuziranenge. Uyu mubyeyi nawe ibyabaye byarabaye, ariko yaricujije. Muri biriya bintu byabaye mu Rwanda, buri muntu afite akantu yaba yarakozeho kanaka kanaka. Hari abagiye mu mishyikirano, hari abavuze ko za byumba zafatwa, hari abatanze abana, hari abatanze inkunga, hari abagiye muri animasiyo, hari abagiye kwakira inkotanyi i Nyabugogo. Buri muntu afite uruhare rwe mu kintu kimwe cyangwa ikindi. Igihe nicaranye n'abo bantu bavuga, bari bishimiye ko ibintu biri gukorwa. Ubwo rero nagira ngo mpereye aho ngaho ku buhamya bwe, mbabwire ko ugiye muri iryo joro, ubwo umubikira amaze kugenda, mbese kuza kwe kwaramfashije kugaruka ku isi y'abazima, nkatangira gutekereza noneho neza, kuko nkubwiye ko maze kuzanzamuka numvise hose mu kigo cyose hacecetse, nta muntu ukoma, nta muntu ugenda. Nibaza niba abantu bagiye igihe gihe nari naguye igihumura, ariko agarutse numvise ko abantu bagihari. Ubwo rero nsigara ndi gupanga ko iryo joro uriya Ajida wari uyoboye interahamwe ari burara apanga ikizankorerwa ejo, njye numvaga ko ejo bazagaruka kunyica. Ubwo rero ikintu nakoze ni ukwicara nkanjye Yozefu n'Imana yandemye, nsubira inyuma mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye ya gikristu. Ibyaha byose nakoze, ibyo ntatunganije nk'umukristu, byose bisaba Imana imbabazi. Ntekereza ku muryango wanjye icyo gihe ntari nzi aho uri, niba bariho niba batariho, kuko muri iyo minsi yose nahoraga mbyibaza. Kuri RF twari twarumvise ko Abanyakibungo, abantu b'impunzi zabaga mu bice bya mu Mutara, cyangwa se mu Mutara, igihe intambara y'Ubuyobo, Abanyabyumba bahise bamanuka. Aho bageze muri za Kayonza, za Kabarondo, za Kigarama, kugera iwacu za Rukira, aho bageze bakajyana n'abantu kugeza bambutse ku Rusumo bakajya muri. Ubwo rero nibazaga niba umuryango wanjye waba uri muri abo bake bashoboye kwambuka Akagera bakajya muri Tanzania. Urumva rero nari mu kintu cy'igihirahiro. Ubwo rero muri ako kanya noneho hajemo kesi yanjye, irangamuntu barayijyanye, kandi bazagaruka gufata umwanzuro, kandi numvaga nta wundi mwanzuro bazafata uretse wo kunyisha, kuko nta makuru bari kuzapfa babonye avuguruza ayo uwo ngo wari wamfashe ukuboko yashaka kunyicira. Nibwo natangiye rero ni nko kuraga, uretse ko ntari mfite uwo ndaga, ariko mvugana n'Imana. Mu bintu nayisabye narebye ntumva, rero Mana jya umbabarira ibyaha byanjye, ndabyemera ibyo nakoze byose, kandi urupfu rwanjye rwageze, nta n'agapurusantaje na gato nashobora kubona ukuntu nazira, kuko n'abandi niyo uyatagaruka irindi tsinda rizaza rikambaza irangamuntu rigasanga ntayo mfite, bizagenda bite? Bazahita banyica nta n'impaka nta n'iki. Birumvikana. Reka rero ngo ngiye kugusaba, ubundi twatangiye tuzi ko turi butaza kugeza ku masaha 2, none amasaha 2 arageze. Ndagira ngo tube duhagarikiye ahangaha, none ubutaha tuzakomeze noneho tureba uburyo kino wabashije kurokoka. Urumva ubuzima bwawe buri mu cyeragati, buri mu biganza by'umuntu uvuga ko aza guhamagara. Arahamagara hehe? Nta telefone, nta uzi Ikibungo, birazwi neza ko, cyangwa se birakekwa ko azanahamagara buri umwitaba, cyangwa se azitabwa n'inkotanyi yafashe ako gace. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri wowe n'Imana yawe mwari muri mupanga, uyibwira uti
ufite ibyo wayibwiye, ufite ibyo imigambi waba warayihigiye. Ndagira ngo ubutaha tuzagaruke noneho duhera aho ngaho, ari naho hazahera cya gitabo kivuga ngo Imana buri gihe iba ihari. Unkundiye rwose twakora iyo ngiyo. Ntabwo tuza kubona umwanya wo gusoma ibitekerezo by'abantu, ni byinshi cyane, ni byinshi, ariko ndabasezeranya ko mu kiganiro cya kabiri, mu gice cya kabiri, tuzareba uburyo ki waharokokeye, hanyuma tugatanga n'ibitekerezo, abashaka kubaza ibibazo bakabibaza. Mm. Reka ngushimire cyane rero, reka ngushimire, uri umuntu w'umugabo. Urabona ko ni ibintu bisaba amarangamutima, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Ikintu gikomeye cyane utubwiye ni ukuntu mwari muhagararanye n'abo babikira igihe hanze hari kubera ubwicanyi. Ni ukuvuga ko nta wabashinja ko bari bari kumwe n'abicanyi, nta n'uwabashinja ko bari bari kwerekera abicanyi ngo nimwice aba nimwice aba. Nawe utubwiye ko nawe ubwawe baje bakagufata bakagukuramo bagashaka kukwica. Uwo mubikira ntabwo ari wagutanze, bari ababikira si bo bagutanze. Ibi ubwabyo byonyine bishobora kugira icyo bidufasha mu kugenda duteza imbere ukuri. Reka rero ngushimire, ariko mbere ko dusoza, ngira ngo waba utanze, wagira icyo uvuga mu gusoza kino gice cya mbere, kugira ngo noneho tuzagaruke dukomerezaho. navuga ni uko gushimira kuko kumpa akanya nk'ako ngako nkavuga ibi ngibi, ariko cyane cyane kumpa akanya kugira ngo ujye ukuri kutavuzwe, kuko kuva ntanze ubuhamya ku isi n'ijuru, nategereje ko hari undi muntu waba wari ahandi wenda ngo mvuguruze cyangwa se anyunganire, naramubuze. Byashoboka ko ari jye jyenyine muri abo 5 twasigaye, ari jye jyenyine waba usigaye. Ndagushimira ko umpaye akanya ko kuvuga ibyahabaye, ibyo nabayemo, ibyo nabonye, kandi ngushimiye ko tuzongera tukabona umwanya noneho nkavuga noneho n'ibyakurikiyeho, bizanarushaho kumvikanisha neza ko bari ababikira barengana. N'ubu ndacyabivuga, bararenganye, ibyo bashinjwa byose nta kuri kurimo. Tuzabikomerezaho, ariko n'Imana ndayishimira kuko ubu bararekuwe, barahari. N'ababashinje bavuga ko bakoze ubwicanyi basubiye inyuma basaba imbabazi, banabasaba imbabazi ko bababeshyeye kubera ya gahunda ndende y'ikinyoma yo kunyemeza ngo nemere ko nakoze icyaha kugira bankoreshe mbona uko nshinja abandi. Nuko nguko byabagendekeye. Murakoze rero, kandi abavandimwe bihangane ibyo naba navuze wenda biremerereye imitima yabo, munyihanganire nanjye sijye navuze ukuri, kwa kuri kubabaza, ariko kuri komora. Nta kindi kintu kizakiza abanyarwanda n'u Rwanda uretse ukuri. Ukuri konyine niko kuzaturokora. Na Yesu yarabivuze ati ukuri niko kuzatuma muba abigenga. Murakoze rero, kandi nawe urakoze, nawushimiye. Urakoze cyane Joseph Habakurama arangije aduha ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa buri mu gitabo gitagatifu muri Bibiliya, ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Reka rero dusoreza ahangaha, mbashimire. Mu kanya baza gushobora, hari imihango yo kuza kwizihiza umunsi mukuru wa Kamarampaka irabera ku isi n'ijuru. Ababishoboye muze kubyitabira, dukomeze tuzirikane. Ariko cyane cyane ubu buhamya bw'uyu mugabo ntibukubere imfabusa, ntibuguce mu matwi ngo wihitire ahandi. Ubuzirikaneho wowe munyarwanda, cyangwa se wowe muntu wese utekereza kubaka isi nshya, uvuge ngo ibi byabaye twongere dusubize amaso inyuma, tunabashakira umuti ngo tuzongera kubaka igihugu kimeze gute, aho abantu biyumvamo ko ari abavandimwe, ntihagire umva ko ushobora gutema undi cyangwa kwica undi cyangwa kugambanira undi cyangwa se kuba yatera ayo magrenade. Ngaho rero ibiganiro nagahora kagaruka. Ubwo ngenda Joseph tuzumvikana, hanyuma tubabwire undi munsi tuzagaruka kugira ngo dusoze iki kiganiro. Bye bye. Ubwo rero kuva uyu munsi kugera icyo gihe mukomeze mumererwe neza. Ibiganiro byo birakomeza kuri gahunda zisanzwe, kandi turakomeza kubashishikariza gukora like, ibiganiro mu bishyikirize n'abandi benshi, bakomeze nabo batange umusanzu wabo. Ushobora kuba hari ibyo utishimiye. Joseph arabivuze ati mbasabye imbabazi niba hari uwo naba nakomerekeje, ariko nababwije ukuri. Nawe ushobora kuba hari ibyo utishimiye, ufite uburenganzira bwo ko wasaba nawe umwanya ugakora, ugatanga ubuhamya bwawe, ugatanga nawe uko ubyumva. Ni uburenganzira bwawe, kandi niyo demokarasi duharanira. Ngaho rero mukomeze mumererwe neza. Urubuga
ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga. Turogora abarozwe, duhugura rubanda, twubaka ubumuntu, tugaca ubucakara bw'uburure. Turogora abarozwe, duhugura rubanda, turwanya akarengane, tugaca ubucakara bw'uburure. Urubuga gahunde chaste, urubuga gahunde chaste, urubuga gahunde chaste. Nimuze dufatanye